murebe abangaba bariyo ngaba mwarangiza ngo abajenosideri ngo basaza akabiharaho kajya baracyariho barakomeye bafite imbaraga urumva aba nibo batumaze so rero gushyiraho excuse ngo baracyangwa ngo urumva ngo imyaka ngo 30 ishize ngo nabibonye sinzi umuntu numvisha ntuza bivuga nire numvisha bivuga ukomeye muri Kongo ngo barashaje ngo hasigaye abantu ngo abana bato koko so gahunda iteye irya Kongo iracyafite abajenosideri benshi cyane basize bahekuye u Rwanda benshi akangari barahari benshi cyane urugero rwiza nguyu singuye ari kumuriraga muntu ye ariko uyu muntu no muheza ngura akacwa n'amaci yewe datawe noneho hari ifoto ndebera ifoto yereba ifoto kuntu areba amana dore ifoto arareba nabi koko hobe uraho arareba nk'akishe karekezi muraho Godfa kabano karekezi yishe gicanda njya kupfa winda kumva murakomeye mwese mbege inkuru mbi kubigarasha oya ibyo uvuga ni ukuri ahubwo uyu nguyu yasimbuka n'ikirunga nta nubwo ari gusimbuka imigende gusa bamwe bavuga ko nta ngo abajenosideri bashaje ahubwo nibwo bafite nibwo bageze mu gihe cyiza noneho cyo kuba bashobora kurimbura dore cyane onye kuntu yarebaga uriya mupolisi warumukozeho aravuga ati ndagatora mama ngarutse mu Rwanda rurimo abatutsi uretse no kuba ngwino baguha amatumwe ngwino dore nubwo umwamikazi yaguhaye amatuka ukamena amaraso ye ni muze murebe u Rwanda ibingibi ndi no kwivuga ndi Godfata komeza hobe komeza nzi ngira ngo ibingibi ngira ngo n'igituma banatinze no kumwerekana ni ukugira ngo bereke isi yirirwa ivuga ibahagaze hejuru ivuga yuko batakibaho iyo leta ya Kongo ivuga ko batakibaho ikiza yaje yambaye n'umwenda wabo ubu rero sinzi ibyo bagiye guhimba ubwo wenda bazavuga ko u Rwanda ari rwagiye rurayimwambika rurangije ruramuzana ariko ibingibi nyine ni ibimenyetso birengagiza ukuri cyangwa bakwemere ibimenyetso bigenda bigaragara nubwo batabivuga ariko bizagera aho bibakoreho nibyo pe kingiki iyi ni sign nziza cyane ku ruhande rumwe kuko wa mugani wawe ibyo bahakana ubu ngubu hari ibyo bazajya bemera ntibabyemere ko bashaka kubyemera ko bakabyemera kuko babona ibimenyetso bibemeza ntabwo ushobora kumbwira ngo umujenerali nk'uyu nguyu yaje yambaye umwambaro w'igihugu runaka ari umuhezanguni ari umuntu wawe wasize akoze jenoside mu Rwanda. It's too much. abashaka kubeshya ntabwo ari ibyo babeshya none se ntabwo babonye cyagiye bya bisasu byabaye Bukavu ko bahise bavuga ngo ni leta y'u Rwanda yabikoze ubu n'ubundi bazavuga ko aribo bamujyanye bakamwambika imyenda ya Kongo bakongera bakamugarura ariko ibyo ngibyo ntabwo murebe ukuntu ibigarasha ari bitangaza rero bibabwiye bataratangira kubivuga baravuga ko Gakwerere yakoreraga u Rwanda baraza kumwita niko bimeze baraza kuvuga ko uyu nguyu yari umustafu w'u Rwanda nuko bameze n'izina ry'Imana biratangaje baraza kumugira umustafu ariko Godfa ngira ngo ari abo babiri gera abanyamerika aba bantu bitwa ngo n'abanyafurika cyangwa ni bamwe bakwiriye kureba yuko bari abareba inyungu zabo kubagiye kugenda serving igifungo ariko yaratashye wenda kanarangiza n'igihano cye mbere aririrwa bonga mu mashyamba yica abantu aze babandi bazongera bavuge se bagiye kugenda baceceke kubera ko nabagiye kujya mu kimwaro uravuga bande kimwaro kinini cyane abo babiri n'abandi bose za human rights zishyigikiye abo bicanye bagiye kujya mu kimwaro bo bigumira ntawe uzavuga ariko wagiye gusavinga ibyo ngibyo nibyo mwitiranya mwe mufata ibibihu abangaba ariko ukuntu badufata nk'amatungo mu ishyamba reka abangaba ntacyo bibabwiye abangaba bo they don't care erega Afande ejo bundi yabivuze neza niba sinzi impamvu mutamwumvishe Afande yaravuze ngo abangaba bo bafata imyanzuro yabo urimo kumva bari gukina tennis na golf urumva agafata telefone akavuga ati mwende ngoma niveho urumva
so ibi abangaba bo ibi ngibi ni ukuvuga sindakubwira gute hobe, reka nkubwire kanguha urugero rw'ukuntu abashinzi badufata n'uburyo bakoramo bino bintu. Mbega abantu bareba nabi, mbega abantu basa nabi, marara nabi murakatsindwa n'Imana. Urumva aba ni ba bantu ndi kureba ifoto yabo, uyu nguyu ntabwo yagusigira ubuzima, ni ukuri kw'Imana. Jyewe ikintu nkeneye gusa nuko baza bagatanga amakuru. Ariko se ubaye iki? Ndi kukubwira mwebwe, navuze ko uyu nabibabwiye ryari sejo, urabyibuka? Nciyeho bivuga Ejo sibwo ntashyize amasaha 16 mbibabwiye. Si tweet ntiri harana babwira ko hari umujournalist, sibwo nabitwitinze. None sibwo niko twatumenye amakuru, nuko uyu munsi ari bwagomba kugira tangwa. So reka tugaruke gato hobe, ibi bitanze iyihe shusho muri iyi ntambara? Icya mbere ni ukuvuga ngo nibaza yuko ni n'intsinzi muri zimwe M23 imaze gutsinda, kuko ibyo bagaragaje mu makoze bagaragaje ko harimo interahamwe zagiye zirabica zinabagira, ariko amahanga arabyirengagiza. Ubu rero nibaza yuko ni igihe cyiza mu by'ukuri amahanga akwiriye kureba ati ibyo bavuga none ibyo twashatse kubahisha no kubahishira nta kundi babishyize ku mugaragaro. Ndabizi biba bigoye, ariko iyo ibintu bisohotse gutya ni ibinyamakuru, bya binyamakuru byirirwa bigira izo conspiracy bigiye kugenda byandike. Ariko buri igitangaje rero uraza kureba usange bya binyamakuru bimwe nta nubwo bizano gusohora inkuru, ahubwo bigiye kwandika izindi. So icyo navuga ni intsinzi kuri abo basore n'inkumi bariho barwanira uburenganzira bwabo. Ni ikimwaro kuri leta ya Kinshasa yemereye gukorana n'abantu basize bisha abantu, bakoze jenoside yakorewe abatutsi, bakica n'abandi muri Kongo. Ni amahirwe cyangwa ko nawe agiye kujya imbere y'ubutabera nawe aryozwe ibyo yasize akoze. Ibyo rero navuga barajya imbere y'ubutabera buraho, barajya imbere y'ubutabera. Ndavuga abangaba bagomba kujya imbere y'ubutabera. Buriya umuntu utajya imbere y'ubutabera niba abana niba abandi batakoze jenoside, uwo ngo bamujyana muto bakamugorora bakamusubiza mu buzima busanzwe uwo ngo. Ariko nk'uyu nguyu wakoze jenoside we agomba kujya imbere y'ubutabera akabibazwa. So rero icyo navuga yuko buriya ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Navuga n'abandi bariyo nibashaka batahe, aze bafatanye n'abandi kubaka, cyangwa niba nashaka no gutura ariko bave mu mashyamba babareke kwica abandi. Birababaje kuba umuntu w'umusaza nk'uyu yakaba yicara abantu bakavuga ati isogokuru, bakaza bakamutura akicarana nawe, dore atashye ashorewe n'abana bakaba yarabuzukuru be, yiciye ababyeyi. So nibaza ko ni ikintu kinini cyane muri ruriya rugamba, bivuze kinini cyane. Na UN ifite ikimwaro, ntabwo azanabivuga cyangwa wenda yarabivuze, ifite ikimwaro kubera ko ikorana n'abantu yashyize ku rutonde rw'abaterabwoba. So usibye ko nyine nasanze isi nta n'ikimwaro igira, ariko byakabaye ifite ikimwaro ikanasaba n'imbabazi. Ariko uburetse gato, ubundi umurambo ntuza byaje kurangira bite? Omega nako Omega bavuga ko yapfuye, ariko ntawamenya, ariko yanze bikunze ashaka ko yarapfuye. Omega ntabwo yari kumara igihe kingana gutya atari yavuga, cyangwa bene wabo batari babyigamba. Uyu nguyu azabitubwira byose. Jyaye ikintu umushakaho cya mbere ni amakuru. Yewe kabanuro Musevire, ndakubwiye mu minsi hafi icyumweru gishize bamufite ibyo uri kubaza ubu birazwe. So hano rero mbere yuko tugenda, ndabona abantu baje nifuzaga, ndabakeneye muze kuza tuganire birambuye. Urumva ngiye ndifuza ko tuganira ku ifatwa rye. Hano ikiganiro kiraza kugira ibice bibiri. Uraza kuvuga kuri Gakwerere nk'umujenosideri, nk'umuntu ubivugwa ko
cyangwa wahamijwe ko ari mu bishe umwamikazi Gicanda. Aho ngaho nituza kuvayo turaza gufata Gakwerere generali de brigade wafatiwe ku rugamba n'ingabo za M23, tuze kureba ni impact iki, kuko Gisegeti yari yashingikirije kuri aba FDLR nabo bamurwaniraga cyane. Tuze cyane kureba noneho uruhare rwa Gakwerere muri iyi ntambara rwa ruruhe, cyangwa uruhare rwa FDLR ni uruhe muri iyi ntambara, kuba bashobora guca umutwe FDLR Omega bakamwica, Gakwerere bakaba bamutahanye agiye kurya imisoro y'abanyarwanda, ariko nta kundi kuntu babigenza. Ibi ngibi biraza ku ni impact imeze gute muri iyi ntambara. So munyemerere rero tuze guhera ku mateka y'uyu mwicanyi, nibyo bibuze kumfata, nibyo bibuze kumfasha. Noneho tuze kuza mu gice cya kabiri inyuma tumaze kumenya uyu nguyu ngo ni muntu ki. Murabyumva mute? Uze kumfasha ku bantu baje none hakabano, ngiyo tweet aho hejuru ongera uyisubiremo, abantu muri tweetinge kandi yaho hejuru ujyayo wongera usome iyo tweet, hanyuma nuno dutangiye ijambo. okay wakoze. Aha ni tweet igiyeho nonaha maze igihe gito, iravuga ngo Brigadier General Gakwerere Ezekiel. Gakwerere azwi ku yandi mazina arimo Sibomana Stani, Julius Makoko cyangwa se Sibo Stani. Ni umunyamabanga mukuru wa FDLR mu rwego rwa politiki. Yavukiye muri komine Rukara muri perefegitura ya Kibungo mu 1964, ubu ni mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Gakwerere yari afite ipeti rya Liyetona, akaba umwe mu basirikare bakoreraga mu ishuri rya Sous-Officier ESO Bar Butare, aho yizerwaga cyane na Kapiteni Nizeyimana Ildefonse wari umuyobozi wungirije waryo. Bivugwa ko Gakwerere yahawe inshingano yo kuyobora abasirikare bashya bitwaga New Formula, biciye Abatutsi benshi kuri za bariyeri n'abandi bantu muri Butare. Gakwerere n'umwe mu basirikare boherejwe na Kapiteni Nizeyimana mu rugo rw'umwamikazi Rosalie Gicanda tariki ya 20 Mata mu 1994, baramwica. Anakekwaho uruhare mu rupfu rwa Habyarimana Jean Baptiste wayoboye perefegitura ya Butare. Ngayo nguko. Urakoze cyane. So mu yandi magambo, ntabwo urumva ko Habyarimana, uwo ni Habyarimana nani perefegitura ya Butare, uwo nguwo urumva ko arakekwaho, ariko ku rupfu rw'umwamikazi Rosalie Gicanda ntabwo akekwaho, ahubwo arabihamya. Niba turi kubyumvikana, reka dutange ijambo mbere yuko dufata tuduhere kuri inde. Mama Chantal uraho? Wowe Godfa. Wiriwe isabato nziza. Ndo ku cyumweru sindo kwa gatatu ku munsi wa karindwi. Yewe ariko nyine ntimufite abadivese baturanye. Barahari. Ahubwo se ubundi wowe kutaryama. Ndyama waryama gute? Warya ari wowe waryama ariko? Mbese ururwana distance. Oya no ariko niko bigomba kugenda. We hari ukuntu njya mbona abantu hano baza bagashyira imboga mu menyo, reka mbabwize ukuri. Niba hari period yigeze kugeraho umuntu agafata umwana wo uri mu nda akamwica ataravuga, ataraba n'ikiremwa, urimo kumva? Wowe warangiza ngo none niba bica ibiragi, wowe niba bica ibiragi guceceka kwawe utegereza ko ariko batakwica. Murabona ubuheza nguni n'uyu muntu, urabona iranga muntu ye ya kera. Mukomeze muceceke uwo ngo uba intore ziramutsije cyangwa bakaza ikindi bakureka ngo kuko wacecetse. Oya nta guceceka ntabyo. Ko mbona benshi mufite uburanga buruta ubwanjye, mufite n'amasura mabi aruta yanjye, afite identité kandi ko ariyo bareba wavuze se cyangwa bareba amasura bazababaga murabeshya. Ubu kabano yaba yaracecetse bakamureka ngo yaracecetse. Ariko ntabwo ngende umu extremiste, ariko nta n'impamvu yo guceceka. Abahanya ntibakunda, nanjye ntawe nanga, ariko ntabwo nanaceceka. Twakomeje. Ijambo ni ryawe ma, turakwakiriye. Murakoze cyane Godfa. Rurwanira online zarurwana mpaka. Guceceka byo nta nubwo ari option. N'abadafite icyo bavuga baravuga, n'abasenya baravuga, twebwe abubaka twabuzwa n'iki? Cyane cyane ko turwanira impamvu ifatika.
Ah, retired general Kabarebe niwe watubwiye ati urugamba rw'amasasu muhumure mujyayo musinzira igihugu kirarinzwe urusigaye ni urwanyu rw'amagambo rwo kuri social media. uzi So ubwo ikintu rero namukundiye, sinongeye kuguca mu ijambo, uzi ikintu namukundiye, yarabivuze umuntu wa mbere watangiye kuza kurwana urwo rugamba ni imfura ye, arahari, ari hano, ntabwo akirya indimi nawe. Mukomeze. exactly. Abatari babizi mu bimenye, ntimuri mwenyine. Ubundi Komeza. umunyarwanda wese w'umutima yagombye kurwanira urugamba. N'andi majenerali azohereza abana babo bajye baza ahangaha durwana n'umuhenderezo turi kumwe nabo. Komeza. Urubyiruko rwose n'abakuru turarurwana na nkanswe abajene. So rero nsanze muri mu makuru ya Gakwerere. Gakwerere jyewe simuzi, ntabwo namwumvise nk'uko bagiye bamuvuga mu makuru, ariko muri 94 ntabwo namenye ibye. Gusa icyo navuga nuko yavugwaga cyane n'ubundi ku rupfu rw'umwamikazi, cyane cyane yahoraga avuga, ahubwo jye nta nubwo nari nzi yaba, nta nubwo nari nzi ko akinariho. Ariko ikigaragara, hari uwo mbonye yandika ahangaha muri za message avuga ngo ntabwo yafashwe, ngo yararwariye ngo mu bitaro, ariko rimwe na rimwe ngo yararwariye mu bitaro Igoma, ukagira ngo Igoma ukagira ngo ni iwabo, ngo uwafashwe ntabwo ataha kuriya. Hari ibintu interahamwe zijya, cyangwa se n'ubundi bugarasha bwose bujya bwirengagiza. U Rwanda ni igihugu kidasanzwe. Izi ntambara kuva 1996 9 na kangahe na mbere yaho, u Rwanda rwakomeje guhamagarira bari abantu ngo nibatahe. Gutaha rero barwarakabije, baratashye, n'abandi murabazi benshi batashye, ni kuriya batashye. Nta watashye mu mapingo, nta watashye kubitwa, nta watashye ashushubikanywa, kuko umwana ujya barataha naze afacing ubutabera bukorwe, solving time ye, narangiza abo munyarwanda nk'abandi bose. Kuba yararwanyije igihugu niho ikintu cy'ubudasa bw'abanyarwanda gufangira ngo ikintu tujye tunakibuka, turakiganireho. Muzi benshi batahutse aba ex-FAR baje babari integrated. Ni imibare mugiye kuri website y'iriya centre ya Mutobo ya demobilization and rehabilitation, mwareba imibare ibihumbi birenga 10 na bingahe bimaze gutaha. Abasubizwa mu buzima busanzwe bagasubizwa mu buzima busanzwe, aba serving their time mu nkiko bagaservinga their time nyuma yuko baciriwe imanza. Abenshi muri bari usanga bafite amadosiye n'ubundi baraciriwe imanza badahari in absentia. Ariko igihari niki, ngendagira ngo ngaragaze message ku banyarwanda bakibaza ko bashobora kurwanya iki gihugu, ndetse na message no kubibwira yuko injustice barimo kudukorera tutarimo kuyibona. Mukanya na postinze iriya video ndavuga ngo it's a work of shame. Biriya nibyo bita work of shame. Warahemukiye igihugu cyawe, warahemukiye umuryango wawe, warahemukiye nde, warangiza ugacurika umutwe ukagaruka by force atari wowe ubyihitiyemo. Abagiye bafata inzira bakajya kwiripotinga muri MONUSCO bakavuga bati turashaka gutaha, nimudufashe muduhe inzira, baratashye kandi benshi ubu bari back in their families, batangiye imirimo yo burya bahana amakite yo kujya kugira bariga, barangiza bakabaha amakite yo kujya gutangiza amatrades, ababaza, abakora indi mirimo, abajya mu buhinzi n'ubworozi, umuntu wese akazi ashaka gukora, uhari umwarimu, bose barongera bakaba reintegrated mu miryango yabo no muri villages iwabo. Rero ubudasa bw'abanyarwanda ni ukuvuga ngo yes, wahemukiye u Rwanda, ariko iyi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yemereye abanyarwanda bose ko nta munyarwanda wagombye kuba impunzi. Icyo waba warakoze cyose, ngwino serving your time, ngwino niba uri umwere, ariko utahe ufatanye n'abandi banyarwanda kubaka u Rwanda. Ibyo rero mbona abarimo bandika amatext ngo ntago ngo yafashwe, ngo yarari mu bitaro, none se mu bitaro ni misiyo yari yagiyemo, cyangwa niba atafashwe atashye ate ko atari yaratashye mu myaka 30 ishize. Abantu bihaza morali iki gihugu aho kigeze ubu. Niba u Rwanda rushobora guhagarika amasezerano y'ubutwererane n'ababiligi, u Rwanda rugakonvoka high commissioner w'Ubwongereza, no kuvuga ngo igihugu hari aho kigeze. Rero n'undi wese wari ufite ibindi bitekerezo nibasubiza amerwe mu isaho. Gusa reka ngaruke kuri Huye. Butare ifite amateka akomeye. Kiriya kigo cya ESO cyamaze abantu.
Butare muzi ko ariho hantu hari hari abitwa ba Sharon bo kwa wa mugore Nyiramasuhuko, bajyanye abagore abakobwa muri bisi mu mahoteli muri za foko, bakajya babajyana mu mabesimenti yaho bakabatortura amezi angahe. Muzi ko hariho ijambo rya Sindikubwabo ubwabo ryavugiwe ajya kuvuga ngo nabo nibakore nk'abandi. muzi ko muribuka abanyabutare baburanishwaga hariya muri UK. Butare buriya bagize umwanya wabo wo kwica, binakubitiraho ko hari abantu benshi bari bavuye za Kigali bamanuka bagenda bavuga bati tujye i Burundi, abo bose baratangiriwe baricwa. Butare muzi ko hagati ya Butare na Gikongoro niho Turquoise yaje irahagarara, noneho ibaha noneho n'uburyo bwo kwica noneho bisanzuye, nta n'umuntu urimo kurwana nabo kugeza igihe inkotanyi zibagereyeho. Rero Butare ni ahantu hafite amateka, ni ahantu hafite amateka. Burya habagayo na murumuna wa Habyarimana wigishaga wakoraga ku bitaro w'umudogiteri. Mbega Butare yari Butare. Uriya prefe waho yari yabanje guhagarara abuza ubwicanyi, arwana ku bantu, ariko aho Sindikubwabo agiriyeyo prefe niwe wa mbere babanje kwica abo Bagakore, niwe wa mbere bamanukiyeho n'umuryango wose barawurangiza. Bisobanuye ikiriro, bisobanuye ngo bagize umwanya wabo wose pe. Afande igeze kutubwira inkuru y'ukuntu byabaye ngombwa yuko bakiserera urugamba kugira ngo bajye gutabara Butare mu majyepfo kubera izo mpamvu. Rero ngira ngo mvuge ngo Godfather babajwe nuko ngo agiye kuza ngo akarya imisoro y'Abanyarwanda, ariko se tugiye dute Godfather? Dukora iki ko aba bantu bahemukiye u Rwanda kubera amateka ndetse n'intekerezo filozofi y'inkotanyi yari ukugira ngo ice ubuhunzi burundu malgré tout. Niyo mpamvu hagiyeho ibintu bitandukanye ibyiciro bitandukanye kugira ngo abantu babashe kugaruka mu buzima busanzwe, bazi nabo gufatanya n'abandi. Niyo mpamvu hagiyeho ririya loi organique ya jenoside, abakoze ibyaha bashyirwa muri ziriya kategori enye kugira ngo u Rwanda, leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda irebe ukuntu yashakisha ukuntu Abanyarwanda bose bongera bakagaruka mu gihugu, bongera bagahabwa amahirwe yo kubaka igihugu cyabo. Biriya byose ntabwo ari uko barengagije ko hari abishe, ariko intention yari ukugira ngo ikintu cyatumye inkotanyi zifata intwaro zo kugira ngo Abanyarwanda batahe ubuhunzi bucike, bagomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tujye muri uwo mujyo wo kujya kugira umunyarwanda wo guhezwa mu gihugu cye, nubwo yaba yarakoze ibyaha, nubwo yaba yaragize te, ariko atahe. Kandi mwarabibonye muri iyi myaka 30 ishize baratashye, izo nterahamwe zaratashye, abicanyi baratashye, abasirikare aba ex-FAR babaye reintegrated mu ngabo z'u Rwanda muri RDF. Hari initiative nyinshi u Rwanda rwagiye rufata homegrown solutions kugira ngo turebe ko ubumwe bw'Abanyarwanda bwakuzura. Rero no muri iyi process yo gutahana bariya ni muri ibyo ngibyo bararokirise. Abazungu bavuga ngo FDR ngo ntikibaho. Ejo bundi numvise umuvugizi wabavugira niba ari kuri BBC sinzi cyangwa VOA, arimo kuvuga ngo turahari, ngo bamubaza ngo se ngo bazajya mu mushyikirano ya Angola, arababwira ngo nta mushyikirano tuzajyamo, ngo twebwe ibirindiro byacu duhagaze neza, ngo bibaza ko tutakiriho baribeshya. That was 2 days ago. Ariko barangiza bakavuga ngo nta ikibaho, nk'imyaka 30 ni myinshi, ngo nta threat, ngo kandi ngo nubwo mufite threat ngo mureke gukoresha ngo military systems zo kugira ngo mubashe kwirinda. Umuntu w'umuyobozi w'igihugu runaka ukubwira ngo niba ufite na threat ngo ariko ngo ntiwirwaneho, what does it really mean? Uretse agasuzuguro kumva ko Abanyafurika nta burenganzira bwo kubaho dufite. Ubwo rero iki kintu u Rwanda rwaracyanze, uburenganzira bwo kubaho tugomba kubaho, ntawe uzongera kwica Abanyarwanda, ahubwo ijyanye no kuvuga ngo twebwe Abanyarwanda bari mu gihugu uruhare rwacu n'uruhe muri ibi bihe, kuko aho ngo niho nkunda kugaruka. Uyu nguyu yaratashye n'abari bamurinze baratashye, wenda n'abandi bazanaza na mbere yaho baraje, ariko Abanyarwanda bari mu gihugu. Godfather yarabikomeje avuga ati uru rugamba tugomba kururwana, niyo mpamvu tutaryama, niyo mpamvu suko tudafite ibyo gukora. Uyu munsi ni weekend, abantu bashobora kuba bari muri relax, ariko twaje hano ngo tuganire. So icyo ngira ngo twebwe mwebwe nk'urubyiruko natwe abakuze, icyo nshaka ni commitment ya buri wese kumva ko urugamba rumureba, urugamba rwo kurengera igihugu, urugamba rwo guprotectinga our image y'igihugu, urugamba rwo gushyigikira abayobozi bacu, urugamba. Reka mabwire Abanyekongo birwa hanga bavuza induru n'ibintu batanazi niba niyo bigana, usanga nta makuru bifitiye, abenshi niyo Kivu ntibazi yiba.
ariko induru yabo n'ibitutsi byabo simvuze ngo mutukane, ariko nibura tubasubize dutange amakuru ya nyayo. Urumva ikintu leta iba ikoze nk'uku no kumvikana na M23 kugira ngo abantu batahe, bigaragare ko bacyuwe ku mahoro, ntawe ubahutaje, ntawe ugize gute. Ni ikintu cy'ikimenyetso twebwe tugomba gukoresha tukavuga tuti malgré urusaku rw'abanyamahanga, malgré urusaku rw'abazungu, malgré ko batatwifuriza ibyiza, ariko hari ikintu twebwe dushobora kwikorera nk'abanyarwanda tugaprotecting our own, ariko bikarangira tunaprotectinze image y'igihugu cyacu. Nari maze kubabwira ibyo afandika bari yaratubwiye ati twebwe urugamba twararangije, ariko twebwe urugamba rwacu rwo kuri social media rwo kugaragaza isura y'u Rwanda neza turugeze hehe? Ngo tufarika mbendekeye aho ngaho, sinshubije uko azarya agahaga mu misoro yacu, akajyanwa kwa muganga akavuzwa mu misoro yacu. Nawe ni umunyarwanda, nubwo yishe ni umunyarwanda, azaza facing ubutabera, ariko ni umunyarwanda. barenzaho iki none narwara kabije aricaye kandi yaratumaze muri mudende ababwira muri aho, ariko ni leta ni politike se ko ari uko umusore politike nuko imeze, politike none se politike nuko imeze. Ariko utanze ubutumwa bwiza w'amashantare ba Ismaël bataragaruka, utanze ubutumwa bwiza cyane, niko bimeze. Urumva je suis international bera hose icyarimwe. Twagira ijambo ni ryawe. Godfa, mbere na mbere ngewe mba nishimye. Urabona ibimenye ubundi nta kimenyetso nta cyabaye, nta foto nta cyabaye. Urabona ukuntu uriya mugabo ameze, arashishe, arabyibushye, yambaye inifomo ya Kongo, ameze nk'umufonctionnaire. Ba bantu rero bajyaga bivugisha ngo FDLR ngo ntikorana na Kongo, ngo ntibayeho, ngo ntiriho. Nese urabona uriya muntu ari umuhirimbiri, bya bindi kera twajya tuvuga ngo ni inyeshyamba. Ko ahubwo uriya muntu yaryaga amadolari, buriya afite n'abandi yafashaga, yagiraga gute, donc yangajaga urubyiruko rushyashya. Rose ubunye rero bari abajene bato bafite batambaye inkweto z'inshinwa zigezweho. Umugarutseho rero uriya mugabo ni incabwenge. Abantu b'Ibutare ubundi niwe wari umutima w'u Rwanda, buriya ni mu bacurabwenge cyane. Iriya kaminuza yahozeho Ibutare muri bamwe mu babaye abacurabwenge ba jenoside. Noneho umuntu wari ukuriye ikigo cya ESO niho hasohoraga aba ofisiye bakagera gute, ashinzwe n'ubutasi. Bivuga ngo nta kuntu ataba yarakoranye na ba Paulina Nyiramasuhuko na wa mugore uhora wiyiriza ngo ni Munyenyezi n'abandi abanyabutare bose. Ni ukuvuga ngo ni umuntu wari ubizi. N'ikindi kwihisha imyaka 30 udashaka gutaha, azi ko abandi baje bakabaho neza. Ni ukuvuga ngo afite ibyo yishinza, kandi ibyo yishinza mu Rwanda icyiza gihari ntangwa azabeshyerwa. Ko Gacaca yabaye ku mugaragaro, buriya na dosiye yarayizi n'imyaka akatiye n'ibiki byose, kuko byanze bikunze ntangwa bagiye kuvuga ngo yagiye kwa Rosalia Gicanda bari babirose. Oya, buriya byaravuzwe, baravuga ngo uyu yari ayoboye abangaba agira gute. Unamurebye mu maso Godfa, icyaha kirakomanga, hari ukuntu amatama ye yatitiraga. Ariko nashimye ukuntu RDF meme na M23 iba n'abanyamwuga bamwubashye nka generale bana. Imbwa ntibayicaje inyuma ngo bayambike udupingu inyuma hariya muri ntuza, reka da, bamwicaje mu kizuru, banagenda yicaye ahantu yiyubashye, yaje yiyubashye, acecetse, rinete, akagofero. Urabona ko bamuhaye isabuni. Umusore we, uzi yuko bari abana b'abasirikare bo muri FDLR, RDF abatashye mu Rwanda, abase bakiri ku rugamba nka ba Omega, RDF yagiye bishyurira amashuri, bavuga ati aba nabo n'abana b'ingabo, reka nabo tubishyurire. Can you imagine icyo kintu? Nta n'umuntu ujya ukivuga. Abana ba Omega bize kuri Freza RDF, ntabwo ari buruse ya leta. Freza RDF kubera ko ari abana b'abasirikare, kandi abasirikare barimo barwanya igihugu. Bivuze ngo ubu udasa bw'abanyarwanda, buriya nuriya niwe afite abana hano mu Rwanda, ubu nabo barimo bariga kuri Freza RDF. So nawe rero bamuhaye icyo cyubahiro nyine ni general. None se okay cyane ngewe nari amapeta njya mu mutwe. Umusore akaba none abe murahari? Ndahari. Okay, ngaho no reka mbahereze pano, ndaje gato nibwo tugiye gutangira ikiganiro. Mwumvishe turava ku mateka y'uyu mugabo, no tugaruke
tugaruke ku ifata rye biraza ku impact biza gutanga muri iyi ntambara imaze kuba kasamutwe. Mu mpera abantu ijambo muze kubazamura muyobora ikiganiro ndabizeye pe. Ndaje katukumbura amakuru. Okay, ubu rero tugiye gukora rotation yo kugira icyo umusore yari afite ijambo mwari guhita mu biha umurongo umusore arangije kuvuga. Okay, nakomeze ariko nanjye kamanza ngire icyo mvuga anyway. Ndagira ngo noneho ugiye gufata ahuze buri wese afata ijambo avuge, ariko mu documente mu gihe muri ijambo ubanze nawe ukusanya amakuru umufiteho, ndetse unavuge n'icyo ubona ifatwa rye riri buhindure situation, comment ça va changer la donne, birahindura iki ku shusho y'impamvu y'ubwirinzi bw'u Rwanda, uko kwirinda k'u Rwanda bibangamira abazungu. Ibyo byose hari byinshi umuntu yavugaho. Rero umusore urakomeza, then Paul Felix, hanyuma undi ni Kanaka, hanyuma ubwo n'abandi niyo rotation turi bukoreremo, kandi umuntu documente uze uvuga ibintu nyine kuko bijyanye n'iyi situation turimo. Murakoze. njye urumva icyo navuga. Reka nari nkikomeza kuri uriya mugabo yari umutungo ukomeye kuri FDLR, ariko nanone ubu ni ikimenyetso gihamiriza abanyarwanda n'abatoya bajyaga batekereza ngo ariko wa mugani wabona FDLR itabaho. FDLR ni ideology, ni virusi. Niba abantu babyumvishe nk'abumva amakuru, ubu mukuru wa PKK yo muri Turkiya yatangiye 8 irwanya ubutegetsi bwa Turkiya. Arafunze kuva 9 ariko yaragifite abamuyoboka. Ejo bundi nibwo ya declare ati noneho ndabona PKK twasubiza intwaro hasi tukagira gute. Abanyarwanda rero n'abajene bato babyiruka nabo bakwiye kumenya ko ideology ya genocide ntango ari ikintu gifatika wagenda ngo utwike mu ntoki. Ni ikintu gihererekanywa nkuko indwara za virusi itera sida cyangwa iki, ariko inarenze sida, kuko ni ibintu bigenda bikonona ubumuntu. Ubundi umuntu tubona uburyo umuntu abamo abantu babiri, hari umuntu ariko akagira n'ubumuntu, ubumubamo imbere wa undi tutabonesha amaso. Ideology ya genocide rero nayo iragenda ikonona uriya muntu, yakubona akakubona nk'ikizira, akabona ikinuka, akabona ntubaho. Iriya ideology rero irahererekanywa, igahererekanywa. Niyo mpamvu ubona nk'uyu generali n'abari abajene bamuri inyuma buriya bazi ko we yarari mukuri, bazi ko barwanira gukuri. Hari n'abandi ibigarasha, abandi bantu uzabona bapostinga ku ma Facebook hariya bahehehe, bumva bakumvira ideology nyine irakenewe. Noneho ababikerensa rero nababyungukiramo nk'abari abakongomani ngo yada ngo FDLR ngo ntibakibaho ngo barashaje ngo nawe bari imyaka basazanye. Igitekerezo se barashaje kandi bacyapdatinga kandi bafite dream ya cya gitekerezo, bumva ko bagombye kubabo. Ni ukuvuga ngo ubu ni ikimenyetso ku banyarwanda. Abazungu bo rwose ntugire ngo hari ikintu bibabwiye. Abazungu bakora business. Uriya abantu bajyaga bavuga ngo u Rwanda ko rufatirwa ibihano ngo byagenze gute. Ejo ibintu byabaye kuri Zelensky ni ikimenyetso cyiza cy'ukuntu abanyaburayi cyangwa abanyembaraga, yo wiringiye abanyembaraga, ibintu bikubaho. Ni ukuvuga ngo umugabo arigira yakwibura agapfa. Ubu ibi bihamya birahari byose kandi byari bisanzweho bigaragazwa, ariko ntabwo uri bwumve abanyaburayi babivuga, ntabwo uri bwumve inteko ishinga amategeko y'Abongereza ibivuga, ntabwo uri bwumve ibiki. Abantu rero bavuga ngo ubwirinzi bw'u Rwanda ahubwo bwakagiyeho the police. Nyenye mvuga ngo u Rwanda rukwiye kugira imbaraga nk'iza Israel muri Middle East, rukagira imbaraga ku buryo rutongera kuvuga ngo uyu nguyu yavuze ngo uyu yavuze ngo, kandi izo mbaraga zikaba no mu mitima no mu myumvire ya buri munyarwanda. Umujene ubyiruka akabona akamaro ko kugira ubuyobozi buzima, akabona akamaro ko kugira gute, ko kwihagararaho no kugira ubushobozi muri byose. Rero uyu mugabo kuza kwe byanshimishije. Mukanya nibazaga na mugenzi wanjye ndavuga ariko kuki batakirashe.
umuntu w'umuhanga arambwira ati reka da, ati umusore, ati uyu muntu iyo bamurasa ntabwo byari ikimenyetso cyiza, ati kumufata amatekwa bakamuzana n'abari bashyigikiye filozofiye, uyu yabaye mu butasi, ubu yabaye umunyamabanga wa FDLR, n'ubu ngubu niwe ari mu maraso mashyashya n'iki, kumuzana amatekwa n'abareba muri inyuma, ababireba n'abamwiringiriragamo bakabona ko bishoboka, ati nicyo cyiza M23 dukoreye kuruta uko yari kumurasa. Urumva soza rero mu mpaka muri bujye muze kureba umusaruro iyo aza kuba M23 yaramurasiye ku rugamba no kuba yafashwe mu mateko akazana ku butaka yahunze yasize ahemukiye, ni hehe hari umusaruro? Ngiye niko kantu nshaka kwibariza. Murakoze, ndaza gukomeza nyuma. Okay, hanyuma Paul Felix ugeze uzamura ikiganza, umwanya ni Urakoze wawe. Abi, urakoze Abi, ndabashimiye space mwateguye. Ndibwira ko ibyinshi byavuzwe, ariko ndazana paralelisme y'ibintu bibiri cyangwa bitatu nunganira icyo Chantal yari amaze kuvuga, kugira ngo mwumve ubufatanyacyaha mu bibazo biri mu karere byitirirwa u Rwanda, mu by'ukuri byagombye kwitirirwa bene byo ababizanye. Muzi ko nyuma y'intambara ya mbere y'isi u Rwanda rwaragijwe Ububiligi, buhabwa inshingano yo kuba titere w'u Rwanda. Noneho byarasobanuwe mu maspace atandukanye kandi abenshi muranabizi, rugira uruhare rukomeye rufatanije na Kiliziya kwigisha politike y'urwango n'amacakubiri yatugejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Hanyuma ariko ngarutse by'umwihariko kuri iyi case y'intambara iri mu karere yo kwibohora kw'abanyekongo, muzi ko abanyarwanda abavuga ikinyarwanda ariko b'abanyekongo bakuwe mu byabo na FDLR, bikozwe na leta y'icyahoze ari Zaire. Benshi barameneshwa n'ubu n'impunzi mu bihugu bituranye na Kongo. Now uyu mugabo rero wafashwe nk'uko mwabyumvise akomoka Iburasirazuba mu karere ka Kayonza mu cyahoze ari komine Rukara ya kera, ndetse unabihuje n'umwamikazi ashinjwa muri jenoside ubwo yakoreraga mu kigo cya ESO. Muzi ko akomoka i Rwamagana, akaba ari umugore wa kabiri w'umwami w'u Rwanda Mutara Rudahigwa, twakundaga kwita mu gisingizo cye Nkubito y'Imanzi. Yakoze akazi rero gakomeye, gashobora kuba karanamuteye n'ibibazo bisanzwe Ababiligi dukeka ko bagizemo uruhare, kuko umugore wa mbere yatandukanye nawe nta mateka bavuga ko atabyara. Hanyuma aho aje gushakira undi mugabo arabyara, bigaragara ko bashobora kuba baragize uruhare rwatuma umwami w'u Rwanda atabyara kugira ngo atazasimburwa. Ubwo iyo paralelisme ndayizana kugira ngo mwumve Ababiligi n'umuryango w'abibumbye wabuhaye mandate yo gucunga u Rwanda, ariko mu by'ukuri ntikwari ugucunga u Rwanda, ahubwo kwari ukuzana ibibazo mureba tumaranye imyaka isaga 100. Chantal yigeze kuvuga ikintu gikomeye, ariko reka mbongerere ikintu gitangaje yenda abantu batavuze, n'abandi ntibazawukomanta barabivuga. Mbere y'uko jenoside ikorwa i Butare, Butare yaratinze cyane ugereranije n'ahandi, aricyo gituma wari perezida muri leta y'abatabazi yaje i Butare by'umwihariko aje kwiyama abantu kugira ngo bakore, kuko habanje kuba prefe w'umututsi nawe waje kwicwa muri jenoside nyuma. Hanyuma rero uko gutinda naguhuje n'ikibazo gikomeye cyabaye, kuko 1994 mu mpera umwamikazi yagiye kwivuriza mu Bubiligi.
baramusitreseninga, bamubuza kuguma mu Bubirigi, banamubuza no kujya no mu bindi bihugu byegereye Ububirigi, bifuza ko ataha, ahura n'ubwo bukerererwe aribwo uyu mujenosideri yaje kugiramo uruhare aramwica. Rero narinzanye iyi paralelisme y'umuryango w'abibumbye udutera hejuru, Ububirigi bufata iya mbere n'ibibazo bwateje, ndetse n'ibi bihugu ari Congo na Perezida Tshisekedi ndetse na Neva bazanwa nk'amapiyo aje gukoreshwa kugira ngo bakomeze bashimangire ibibazo mu karere. Nkaba numva rero ari ikintu gikomeye kuba Gakwerere afashwe, ndetse unashatse no kubyumva ntabwo watinda kubyumva neza, kuba ari umunyamabanga mukuru, ni ukuvuga ko ari no mu rwego rwa politiki nubwo ari no mu rwa gisirikare, kubera ko bumbatiye iyo ngengabitekerezo. Ubundi abantu bo mu duce tugiye dutandukanye ntabwo bakunze guhabwa imyanya, kereka iyo ari umuntu wabaye lema mu bikorwa bibi nk'uko nguko, ubundi ahanini wasangaga ari Abanyagisenyi na Ruhengeri bafata lead ya FDLR. So ngarutse rero kuri icyo nari maze kuvuga n'ubundi cy'uko uyu ari elema ikomeye ariko iri na très dangereux mu kugira uruhare mu ipfa ry'umwamikazi Rosalia Gicanda, ngaragaza n'uko urupfu rwe rushobora kuba rwari rwarapanzwe ku bufatanye n'icyo gihugu nari maze kuvuga, ariko no gukoresha ibyo bihugu bindi duturanye byanywanye na FDLR. Yenda ubwo naba ngiye mu yandi mateka maremare ngafata umwanya munini, ariko ntawakwirengagiza uko muri 1996 u Rwanda rwafashe icyemezo cyo kwitabara, ariko n'ubundi twari turaye turi buterwe, ndetse n'ejo bundi kuri Goma bakaba bari barakoranye n'izo nzego zose bazi ko bagiye gusenya u Rwanda, barurashe bafatanije n'ibikoresho byabo. Ndavuga ibyo bihugu na za SADC mwumva ntabwo zoroshye. Umuntu agiye mu mateka yakugaragariza ukuntu ari abanzi b'u Rwanda benshi bakiriho bakorana n'ibyo bihugu, ari imitwe y'iterabwoba ifatanije na FDLR, za FLN murabizi, muzi byavuye mu nkiko bagaragaza uko bagiye baba supported mu buryo butandukanye, ariko u Rwanda rukaba rukomeje kugaragaza ubudasa muri leadership yarwo. Nkaba nari mvuze ibi byose kugira ngo mwe gutandukanya uyu mu FDLR na biriya bihugu bikoreshwa mu rwego rwo kuduhungabanyiriza umutekano, ariko na mpatse ibihugu iruhande kugira ngo amateka n'ibyo tumaze kugeraho babisibanganye. Ari nayo mpamvu nongera kuvuga ngo ni byiza ko dusigasira ibyo twagezeho no gushyira hamwe, mbashimira intambara muriho yo kugerageza kugaragaza ibibazo bihari, nibura ngo n'abagihumirije amaso bahumuke bamenye ko urugamba turwana atari ruto. Ndabashimiye, murakoze. Urakoze cyane Paul, urakoze kabisa, tubwiye ibintu bizima, wari wakoze ubushakashatsi. Twifuza ko n'undi muntu wese uri buzamuke aba yakoze ubushakashatsi buza bugatanga ishusho y'ibyo turimo tuganiraho mu buryo bugaragara kabisa. Mwakoze cyane, na mama Chantal yabivuze neza, n'umusore yabivuze neza. Sinzi rero niba hari undi nawe ushaka kuzamuka kugira ngo icyo atubwira. Kare kana kangere yazamuye ukuboko, sinzi niba ugihari kugira ngo nawe ugire icyo wongera. Karibu. Murakoze ku bw'ino space, nibwo bwa mbere ngize space mpuriyemo na Godfather. Maze iminsi ngenda nkurikirana ama space bavuga ukuntu Godfather ari umu-influencer cyane mu Rwanda ukoresha ama space agenda agira impact cyane. Nayumvaga mu bantu b'i Burundi bavuga uburyo Godfather ari umuntu urimo gukoresha space, urimo gukoresha influence kuvuga cyane ku bijyanye n'u Rwanda. So ibi biranshimishije cyane kuba tugiye kuvuga kuri Gakwerere Ezekiel. Njyewe nagize amahirwe yo kuba murebaga neza, atambuka neza rwose, yigize kaganga, ureba rwose ku mutima. Ndavuga nti icyiza cya M23 dukoreye
nta muntu we wundi wabitekereza. Gakwerere nk'umuntu wari uhagarariye ESO mu gihe cya jenoside afite amakuru menshi cyane dukeneye kugira ngo abe ubuhamya kuri jenoside y'abantu bakorewe mu gihe cy'Ibutare. Nk'umuntu wari uhagarariye FACO nangwa se FDLR, hari byinshi nk'intasi ya FDLR adufitiye. Buriya ntago abantu byumva neza cyane umuntu nka Gakwerere ufite iriya rank mu buryo bwa diplomasi, mu buryo bwa security, ni umuntu ukwiye kugira ngo aze mu Rwanda duhereza amakuru y'ibirimo kubera, kuko ndabizi neza ko ntago aje wenyine, ntago ari we FDLR yonyine ivuyeyo. Mu makuru menshi twagiye tubona nuko hari imikoranire hagati ya FDLR n'ibindi bihugu, ntago ndi bugiye nuvuga amazina yabyo, ko hari bimwe mu bimenyetso biza kugenda bigaragara aho bari abana bari kumwe nawe baza kugenda bagendaga bavuga uburyo ki bakoranaga n'ibyo bihugu. So nka Gakwerere rero bazajya bamwereka facts z'ibyaberaga muri Congo, bamubaza uko byari bimeze, ukuvuga nimba ari kumwe nibwo navuga ngo ni ingabo ze, nawe akaba ari nk'umuyobozi wari hari benshi agiye kutubwira bari inyuma. Ikindi navuga ko iyi ni diplomasi nziza nka M23 yerekanye ko hari imibanire myiza izakomeza hagati y'u Rwanda n'ingabo za M23. Nubwo amahanga yose agenda adushinja ngo ingabo z'u Rwanda ngo ziri muri Congo, ahangaha byerekana ko M23 niyo yafashe intambwe ya mbere yo kwerekana ibyo ikeneye kugira ngo bikemuke. So mu bimwe bituma M23 Rwanda biragaragara aho bizagenda byerekera isi n'amahanga ko irimo kuharanira umutekano. Umutekano ifite ntabwo ifite mu kwica, aho yabanje kurekura abacanshuro bagenda neza nta kibazo, ntawe yishe, ikurikijeho FDLR ni ukuvuga mu byiciro iragenda irekura abantu nta kubahungabanya ntaki, mu gihe nta mirwano iri hagati yabo ibahuza, umuntu aragenda ku mahoro. Icyo ni kikwereka ko hari icyo M23 irimo kurwanira. Ikindi nabasaba ni ukugira ngo amakuru nk'aya ngaya yerekana umuntu nk'uyu nguyu mugerageze kuyasharinga. Ndabizi ko isi n'amahanga ntabwo idukunze, nta nubwo twishimira, ariko kwerekana facts uvuga ngo M23 yarekuye umwicanyi, yarekuye abashanshuro, mbese ayo makuru tukagenda tuyegeranya twerekana ko ntabwo ifite gahunda yo kwica, ahubwo ifite gahunda yo gushira mu bikorwa ibyagiye binanirana, gushira mu bikorwa ibiri hagati y'ibihugu byagiye binanirwa. Aho ureba umuntu nka Felix Tshisekedi perezida ananirwa kohereza abicanyi abarimo kwica muri Congo, abarimo kwica abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, tuzagenda tumenya amakuru bitewe nuko hari umutekano M23 irimo kugenda ibishira ahagaragara. So ngewe rero maze kugenda ndeba amakuru yose y'uyu mu general, nkareba n'uburyo ki ingabo z'u Rwanda zimwakiye, mbibona ko nk'abantu bagiye baba muri FDLR muri Congo, haramutse hagizemo kumufata nabi, ni isura igaragara ko mu Rwanda ntabwo dufata abantu neza, ntabwo tubakira neza. Kandi mu by'ukuri ntabwo icyo mbona neza perezida wacu ashize imbere, azi bamwe twagiye tubura ababyeyi, azi bamwe twagiye tubura imiryango, ariko agenda atubwira ati mwihangane mubane neza n'abantu amahoro. So ni isura nziza cyane mbibonamo, tutitaye ko uyu muntu agiye kuza akagira ya misoro yacu akayirya, ariko hari icyo dukeneye nk'abanyarwanda, dukeneye amahoro, dukeneye kubabarira, nicyo kintu cya mbere dushize imbere. Ku bindi navuga ku makuru ya Gakwerere nk'umujenosideri mukuru, ntago ari ibintu byo kuvuga ngo biraca hirya. Nk'umujenosideri mukuru haza kugaragaramo ko hari abandi bagiye bakorana nawe, uburyo M23 yamufashe. Hari uwo nabonye yahoze arimo kubishyira muri Twitter avuga ngo bamusanze ari kwa muganga, bamusanze ari kwa muganga, umugabo uzi ukuntu yagendaga,
usibye n'urukororo ngira ngo nakubwira ngo kese nta nubwo ngira ngo yanabaga no mu ishyamba. Hari abantu ugenda ukareba ukavuga uti uyu muntu yabaga mu ishyamba, nta n'urukororo rugeze rwara uyu mugabo. So abantu nk'aba ngaba baza muri comments bavuga ngo uyu muntu ngo bamusanze ngo kwa muganga, ndavuga abantu nk'abaganza Ganza, aya makuru turimo kubwira nta makuru agaragara, umurwayi n'umuntu wafashwe baba bagaragara. So ndagira nkubwiye yuko nimba ari n'uburwayi arimo kuvuga nta nubwo yigeze arwara n'imvunja, usibye no kumufata na M23 imaze kumufata ngira ngo yagiye ngira ngo bagiye bamushira amahoteli kuko yaje rwose nka general. So ndashimira bwa mbere, ndashimira abantu bose turi kumwe hanga ku ma space. Mu by'ukuri mujye mugerageza kuba mwebwe nk'abanyarwanda mu cyo twatojwe, ariko duharanira umuntu utajya guharabika amateka yacu. Nk'abanyarwanda dufite icyo dukeneye kugeraho. Ndabashimiye, murakoze cyane. Urakoze cyane. Abe uracyahari? Yego ndahari. Niwo ndusha kumenya abantu hano, ariko nka Iradukunda ndamuzi, Albert, abantu bashaka ubona nyine wazamura cyangwa ubona ari cyo bari butange ibitekerezo ku mateka y'uyu mugabo mbere yuko tujya kuri impact bizagira. Abantu nyine baduha amateka ku buryo burambuye, cyangwa abo ubona nyine bazamuka bakatuganiriza ugura bazamura kuko urabandusha kubamenya. Oya ntabwo ndi buhatere kuvuga, ariko ubishaka wese yazamuka. Abo uvuze bari mu bafite batanga message iri pertinent, ubusenguzi bwabo baba bufite contribution, ariko ari igihe umuntu aba atari comfortable. Ibyo ntacyo bitwaye, uri bubishobore arazamuka tumuha ijambo. Gusa icyo twavuga kitirengagizwa n'abadukurikiye ni uburyo ibihugu by'Uburayi bifata u Rwanda cyangwa se Afurika nk'abantu b'ibitambambuga batazi aho isi igeze, batirebera, binjiji. Ibi mbivuze kubera amagambo yavuzwe na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza agaragaza yuko u Rwanda koko rushobora kuba rufite menace igaragara ko ariko itakemurwa mu buryo bwa gisirikare. Burya iyo yajyaga kuba jyewe nari kumubaza, ese menace ituruka mu Burusiya ibatera impungenge mu birometero hafi 200, natwe turi muri metero 100, kuki mwebwe mwohereza ingabo? Murabona uburyo Ubwongereza buhaguruka burwanya Putin, burwanya Uburusiya, bari kure cyane, bitwaza ko hari menace zaturuka mu Burusiya. So rero ibihugu byose birangana, n'abaturage barangana, n'ubwirinzi bw'ingabo z'ibihugu zikoresha kugira ngo umuturage abeho yemye neza, nabyo ni inshingano zingana. So urumva rero iyi ni intsinzi ikomeye cyane, kuko byabaye muri ya weekend ya 27 kugeza 29 Igoma z'ukwa mbere, biragaragaza neza umugambi ntashidikanywaho wari uhari wo gutera u Rwanda bagamije guhindura ubutegetsi. Kandi umuntu wese wemye wavuze yuko yanga Kagame aba inkoramutima ya Tshisekedi, aba inkoramutima ya Ndayishimiye. Ibizi rero ni ingaruka n'ubundi z'amagambo bavuze, ni ingaruka z'ukuntu batetesheje. Gutetesha sinzi bari mu ko bivugwa mu Kinyarwanda cy'iwanyu, mu cyacu gutetesha ni ukureba umuntu w'umunyamafuti ariko ugakomeza ukarenzaho ukamugira intoni yawe. Ibyo bakorera ba Rusesabagina, ba Ingabire Victoire. Buri Ingabire Victoire nubwo hataraba imbarutso ituma akurikiranwa, ariko nawe ni komanditere w'ibi byose. So ni ideology nini iri mu bantu, kandi itagamije kuzana ibyiza, ahubwo gusubiza u Rwanda n'akarere mu icuraburindi. Rero ibintu guhaguruka abantu bakabyamagana, ndetse no mu Rwanda imbere
bagakomeza bagashyiramo imbaraga, ni ukubigisha, ni ukubereka ibyiza byo gukomeza umujyo turimo, ariko ugerageza guhungabanya icyo cyerekezo no kubiba iyo mbuto ya jenoside y'ingengabitekerezo y'amacakubiri akabihanirwa mu buryo bwihanukiriye. Njye ndumva rero u Rwanda rukomeze rushyireho ubwo bwirinzi, bakomeze bahige barandure abo bose. Turabona Gakwerere, ariko hari n'abandi benshi bagomba gucyurwa, ndetse ntibite ku byo abanyaburayi bavuga, kuko tawutari ukuri kuzatsinda, ukuri kuzatsinda. Ejo mwabonye Zelensky uburyo yabaye imiriye imbere ya Perezida Trump na JD Vance. Biriya byose bamushutse gushora igihugu cye mu ntambara ngo bazamushyigikira, ariko karma urabona ibyo yamukoreye, ibyo bakoreye abarusofone, ibyo bakoreye Uburusiya nk'igihugu babanye kuva kera, yarabaye intara y'Uburusiya kuva kera, gushaka kugira ngo baje muri rize mu binyoma bya Oxida. Urabona ibyo ukuntu miliyoni na miliyoni zihashiriye, kandi n'igihugu kikaba kigiye gusenyuka. So rero na Tshisekedi arimo aragurisha igihugu cye, Ndayishimiye arimo aremera ibyo binyoma, ariko ils vont payer très cher. Sawa. Nari mbonye na sister Iradukunda Lili azamutse, umwanya n'uwawe kuko ndabona nta wundi wazamuye ikiganza. Murakoze. Murakoze cyane Abe na Kabano sinayimerutse kukumva. Ameze neza? meze neza, ndashima Imana, ari abantu bacyangwe n'igihugu cyanjye ku Amen, isonga. amen. Sasa jewe murabizi, ngira ngo Godfather amaze no kumenyera. Nukuri je nkunda kwicara hariya nkumva nkiga. Ari abantu baba bamaze kuvuga nk'aba Felix n'aba Chantal, umuntu aba yumva nyine atakongeraho. Abe amaze kuba umwarimu ukomeye, ariko reka nkubwire, hano muri Canada ni hafi 2:00 nibwo bugicya. Nigeze kuvuka nka saa 10, numva bavuga amakuru. Nigeze no kwandika kuri group imwe, abantu bavugaga ngo hafashwe wa undi bavuze yapfuye dernièrement. Hanyuma undi muntu aza kumbwira to yati n'uwitwa Gakwerere. Noneho mbere yo kongera gusinzira ndasoma un peu sur Gakwerere ninde, nyine iyi histoire yiwe y'Ibutare tout ça. Ariko jewe ikinejereje cyane nta mateka ya Gakwerere ndi buvuge ko ntabwo muzi vraiment, nta mateka yiwenzi uretse ayo twasomye twese. Ariko ikinejereje cyane, c'est que encore une fois ça va être prouvé pour l'opinion internationale. L'opinion internationale n'a kiyobewe, ariko ça va leur prouver que quand le Rwanda parle de protéger ses frontières, quand when Rwanda claims to be standing up for its security, Sibigambo, Samahamba, la menace est réelle. Aba ni abantu qui étaient là en 94, sibyo? Uyu ni umuntu yasize akoze ibara. Iyo rero abantu bavuga ngo mwarigeze kumva abantu bavuga ngo non, ngo c'est pas vrai, ngo le FDLR n'existe plus, ngo ces gens qui sont partis ngo barashaje. Mon œil, hari umuntu yavuze hano ko le FDLR c'est génocidaire, c'est une idéologie. Idéologie ntipfa, idéologie ntahijya. So kubona abantu nk'aba bariho barafatwa bakerekana au vu de tout le monde, non seulement ça prouve encore une fois que le menace est réel, ça prouve que le FDLR est une idéologie, qu'il est encore là, que le Congo gufatanya na FDLR et ainsi bariya bose, donc le Burundi et tous ces pays qui viennent s'attacher sur le Congo kubafasha, que c'est vrai, c'est réel. Yego nyine it's proven, birajya ku mugaragaro, biragaragara nubwo biba bisanzwe bizwi, ariko izi ni facts.
ziri réel ziri tangible ni ukuvuga rero ngo biriya bihano byose birirwa baririmba ngo bashaka gufatira u Rwanda it's okay hari umuntu un jour qui va se réveiller qui va dire mais tiens qu'est-ce qui se passe c'est un poids à deux mesures moi nshaka gufatira abantu ibihano bababwira ko bashaka kwirinda alors que c'est vrai alors que ces gens sont là donc j'espère qu'il y a des gens intelligents qui vont se réveiller qui vont dire arrête on arrête le menace pour le Rwanda sur le Rwanda est très réel ikindi cyanejereje cyane Mungu wangu we M23 ahubwo se hari ukuntu byaba officiel ko twakorana nabo hari ukuntu byaba officiel que écoute abantu bariho bararwanira uburenganzira bwabo sur le Congo iwabo et en même temps il nous donne ces gens-là qui sont des vraies menaces sur le Rwanda. Imyaka ingahe FDLR imaze muri Congo. Aucune fois. Vous vous rappelez quand Tshisekedi était devenu président, il a fait semblant de vouloir travailler avec notre excellence Paul Kagame. Donc il a accepté que tout ce que le Rwanda appelle menace, donc Ababanoa, c'est FDLR qu'il allait les rendre au Rwanda. Bon, il a jamais fait ça. Il y a pas longtemps, M23 est là, il travaille de peine et de misère. None batangiye guha u Rwanda. Les FDLR bafashwe. Alors, mon Dieu, je sais pas comment le dire, je sais pas comment le nommer, mais kudos to M23, sincèrement. Sinovuga ngo ndabashigikiye hari icyo nshoboye ntacyo nshoboye n'ukuri petite Iradukunda Liliane de Mascouche ntacyo nshoboye ariko je leur dois mes respects pour le travail qu'ils sont en train de faire. Ikindi kinejereje cyane mwabonye abana b'aba jeunes qui sont derrière lui. Sogakwerere, c'est un vieux, hein, c'est un vieux, il est en train de tirer à la fin de ses jours. Mais ces jeunes-là qui sont derrière lui, nibaza ko ari abasirikare biwe. Je suis contente Lilian, pour eux. Caramel. il a 61 ans. Et c'est ça, urumva. Il est en train de tirer vers sa retraite, mais ces jeunes qui sont derrière lui, je suis vraiment contente que basubiye mu gihugu cyabo, bazaba réintégrés dans la plus grande armée du monde, RDF, bagiye gukora noneho bahembwa. J'ai vu un qui a dit qu'il regrette sous ces années parce qu'il travaillait pour rien, il n'était même pas payé. Ubu bagiye kujya mu gisirikare cy'inyamwuga bakore des formations bige bahembwe babe des vrais militaires à des revenus. Donc pour moi et qui à la fin pour dire yo ces gens-là devraient voir vraiment ni bazotsinda que noneho babandi bari mu Rwanda ba Ingabire na et consort babashigikiraga. J'espère qu'ils sont en train de voir qu'ils sont en train de perdre. Alors, bareke gutesha umwanya d'autres jeunes, bareke gutesha umwanya babwira babana bose baba bari mu Rwanda bafite une double vision de yo kuvuga ngo peut-être ngo bari abantu bari muri Congo ba mu mashamba bazatulibera. Ils sont foutus là, ils sont rien. Nibaze bwubake, nibaze bafatanye n'abandi banyarwanda bubaka u Rwanda. Ils sont foutus. Non, ils sont mal barrés là, ils sont foutus quoi. C'est ça. Donc sincèrement, prise ya Gakwerere, c'est une jouissance de tous les côtés, que ce soit côté militaire, que ce soit côté sécurité à Banyarwanda. Encore une fois, comme le président n'arrête de nous le dire, Abanyarwanda bari mu Rwanda baryame basinzire. Umva biyorose baryoherwe batanga amataxe yabo baryohewe parce que on a un pays qui veille sur la sécurité du Rwanda. Merci beaucoup. Merci vraiment, merci Iradukunda. Nakubonye kabisa ndavuga nti aho uzamukira Tivane de quelque chose de bon. Anyways, kare nanjye nahoze mvuga ngo igihe kirageze ngo the world haters abantu nyine baz either bajoining where things get done cyangwa se baduha amahoro baho umwanya perezida wacu yikomereze Yesi Mihigo ko is too much for us. Ariko hari ikintu njya nibaza, ubu ntabwo babonye ibisasu byarashwe mu Rwanda
igisirikare cy'u Rwanda cyajimije wenda ibyaciye hasi bikaza bikica abantu, ibyo bintu ntabwo amahanga abimenya. Why? Kuki birengagiza kabano amashusho nk'ayo ko aba yakaramye? babyutse batubwira ngo nitudesactive ngo kugira ngo indege zigwe igoma. Ndabakomeje, ntabwo mwabonye ikindi kintu cyabaye. Bafashe abahakazi ba South Africa babacisha Tanzania, babaha ibyangombwa bya Tanzania, barinjira baragenda baca mu Rwanda, umva ko Tanzania nta kibazo dufitanye, barambuka ubwo sinzi ko byagenze, bajya muri Congo, bajya muri UN, bafata ibikoresho bya UN n'amamodoka ya UN, baza hafi ku mipaka y'u Rwanda kwangiza umutekano wo mu kirere cy'u Rwanda. Ariko ukuntu u Rwanda rukanuye, bahise babibona ako kanya, ubu ngubu babafashe ibyo byose barabitangaza. Why the world doesn't, kuki badashaka kuvuga ukuri kw'ibintu birimo kubera hariya baduha amahoro? Iyo abakongomani batari muri Congo bari mu mahanga bavuga ngo everyone is claiming to be a Congolese, ni abakongomani bangahe bari hanze ya leta ya Congo, bari mu bihugu bitandukanye, bifuza no kubona ubwenegihugu bw'ibyo bihugu barimo cyangwa banabushakayo? Ni abakongomani bangahe bari nko mu Rwanda? Jye noze mvuga nti ndashaka gufata association y'abakongomani bari mu Rwanda bariho neza, bakazamura ijwi bakavuga ukuntu babayeho neza mu Rwanda, bakavuga ati list byiza by'u Rwanda ari abakongomani. It's too much. ibyo ntabwo bashaka kubyumva. Murambabarira, nari nazamuye nibagiwe kubabwira ko nari nabibonye. fatiraho iyi sisiteme y'ubwirinzi mwumva yabateye ikibazo si ubwa mbere. Ndabaha ingero ebyiri ntoya kugira ngo mubyumve neza, mwumve ko ibyabaye ari byo byongera kuba. Ababiligi bamaze gufata lead nk'uko nabibabwiye, icya mbere bakoze, uretse kuba barasenye administration y'u Rwanda, ariko baciye ingabo z'igihugu bazikuraho completement. Kandi mwibuke ko barwanishaga ibikoresho bisanzwe bya gakondo, ariko muri aka karere byari bizwi ko gutsinda abanyarwanda bigoye. Ibyo byari byaranditswe na Ari Morton Stanley winjiriye mu Rwanda aciye muri Tanzania, noneho aza kuvuga ati abantu bazaza muri iki gihugu, aba explorateur cyangwa se abakolo, c'est un peu guerrier, muramenye muzaze mwiteguye. Niyo mpamvu Abadage ngo ntaguciye mu ijambo, ngo ari muri Iraq ihema, ngo bamurashe imyambi iza imeze nk'imvura irimo igwa. Yego bayitaga imyambi y'ingobe. Noneho arabyandika, murabizi ko yakomereje Congo, bakavuga ko ariwe wavumbuye Fleuve Zaire, yaje kwitwa Fleuve Congo. Ariko icyo nshaka kubabwira ni uko gusenya byakozwe n'umurezida witwaga George Mortera, niwe wasenye nyine administration y'u Rwanda, babanje guca buriya umwami bamuciye nyuma, babanje guca umwiru mukuru w'umusobe witwaga Gashamura ka Rukangirashyamba. Bikunze kugaruka mu mutwe wanjye, hari igihe bicanga, bamucira i Burundi ajya ahantu bita Igitega. Noneho ariko igikomeye nashakaga kugarukaho, ubwirinzi bw'u Rwanda barabuparariza, noneho bahitamo kujya kuzana ingabo z'i Congo z'ahantu bitaga Kamina. Nizo zabaye ingabo zacunze u Rwanda panda lonta, kugeza igihe matrikire za mbere zinjiye mu gisirikare zirimo iriya groupe ya ba Habyarimana, ba Ruhashya, ba Kanyarengwa Alexis, ngira ngo nsubiye mu bitabo nabareba, ariko nabo ngabo nagira ngo mbereke amatrikire za mbere zakoze igisirikare cya mbere. Noneho kiza gusimbura nyine leta ya Parmehutu yari iyobowe na Kayibanda nk'uko mubizi. Ariko mwumve gusaba u Rwanda, ubu ngubu ntabwo babishobora gusenya ingabo z'u Rwanda ngo bavuge ngo bashyizeho itegeko. Ubu rero icyo basaba u Rwanda ni ukuvuga ngo turabizi ko mushoboye, ariko mugabanye ubushobozi bwanyu, burakabije, buradutera umutekano muke. Come on guys. Ariko aba bantu bagira mu mutwe hazima. Noneho ikintu gitangaje rero, gufata abantu batandukanye barimo bene wacu biyemeje guhinduka ibigarasha. Satani yavuze ikintu gikomeye, ukuntu leta itanga umusanzu wayo ukomeye wo kwerekana ko dukomeye ku bumwe bwacu, ubumwe bw'abanyarwanda, ugafata abana ba Omega, na mbere yo kubishyurira
ariko mutekerezo meguzi ngo umugore wanjye ntacyo yaba i Rwanda, ntacyo yaba i Rwanda, na mbere y'uko bamwishyurira n'abo bose bagiye bafite imiryango hariya bakadutera, ariko ntibazire yuko bafitanye isano nabo. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. So ibyo ngibyo ntawe ukeneye kubivugaho ngo ashimire u Rwanda ko rwabaye example ku bumwe, bashaka ko imbuto y'amacakubiri babibye bayikomeraho, kandi abakozi babo ari abo bayobozi b'ibihugu bigiye bitandukanye. Mutekereze wari umaze kubivuga akabano, ukava South Africa ukaza uje kurwanya n'ubwirinzi bw'u Rwanda, hanyuma ntihagire ubivugaho. Ubu byapashije na Persi. Ibi ngibi murumva hari igitangazamakuru mubonye mpuzamahanga cyabyanditse se? Babishakaho iki? Bagaragaje jamais ko AFC M23 bakomeye, bashoboye kudetekta. Ntabwo ibyo babikeneye, nta nubwo bakeneye kuvuga ubudasa bw'u Rwanda, ahubwo barakwereka ko u Rwanda ni menace mu karere, barashoboye cyane, bagabanya ubushobozi bwinshi. Ntabwo buzagabanuka, nanga gufata umwanya w'abandi. wayawufate rwose, ntabwo buzagabanuka ahubwo buzagume bwiyongere. naho yarahoze ntekereza ndavuga nti n'ikindi perezida ibyo yakora wanditse uti ahubwo ibyo wanditse tujye duhana umwanya, reka Paul Felix niba wari hafi kurangiza gusoza, hanyuma Hobe then nabonye Espoir azamuka, tugende muri uwo mujyi, ariko gusa ni rotation no guhanahana ibitekerezo. Murakoze, reka nte gufata umwanya munini n'abandi rwose bazamuke. Nagira gusa ngo mbereke ubwo bwirinzi bari bashoboye kubutwambura, butari bunateye imbere, ariko n'ubundi bubatera menace. Hanyuma uyu munsi kubera ubwirinzi buri hejuru, isi yose nta n'isoni ifite, na biriya bihugu biteye imbere bifite ubwirinzi wabo bikatubwira ngo muririnze cyane, mugabanye, muratera ubwoba abaturanyi. Thank you. urakoze cyane. Hobe uri hafi? ndi hafi. Reka nshimire mwebwe, nshimire na Paul umaze kuvugana, Iradukunda yewe na mu by'ukuri icyo nanabwira Liliane, yavuze ati nta ubushobozi ni ubwonko bw'ufite, urabufite kandi urashoboye. ino muraro baha kumva yuko ibyo ufite wabikora ni ikintu gikomeye cyane, ni murari ituma batsinda. So rero nakubwira rwose ubushobozi ufite ahubwo burarenze, kuraje. Icyo rero nshobora kuvuga, Paul yari ariho avuga ati nta bigeze babyandika, ahubwo kuri BBC igitangaje bariho barandika ko M23 ishyira menace ku mpunzi z'abakongomani y'abadeplase. Tukibaza ukuri kw'ibinyamakuru biri hanze ni ukuki, ariko nta kundi, ni twebwe tugomba kurwanirira uko kuri kwacu. Naho ubundi nitutakurwanirira tuzagenda nyine tupfe gutyo. Ni nacyo gituma kwihagararaho kwacu bituma ibihugu by'ibihangange byitwa ngo ni ibihangange ku isi byicara bigahuzagurika. Mwarabibonye ibyo bavugiye muri parliament y'Abongereza, aho umuntu afata ibintu akabigereranya bidahuye, bitanasa. Kubera iki? Nuko baramudikta ibyo ajya kuvuga, ntabwo afite fact y'ibyo avuga. So ibyo rero byose ni ibintu, ni ukuvuga ngo iyo twigize tukaba abo turi bo, mu by'ukuri bituha imbaraga zo gushyira igitutu kuri abandi bigize ibyamamare bakavuga ibintu babicurikiranyije. Mwarabibonye, ni ibintu byagiye binagaragara. Iyo bashyira menace ku Rwanda, u Rwanda ntabwo rwiye rurasa Kongo. Ibi bisasu byaje mu Rwanda byica abantu, barapfa, tubura abantu, abandi barakomereka, ibintu birangirika. Ariko bakicara mu kanama ka UN ukumva rwose bashyizeho igitutu. So ibyo ngibyo rero ni ukubirenza amaso tukirwanaho. Icy'ingenzi ni ukugira resilience, twubakiye ku bushobozi leta yacu yubaka ubumwe, noneho tukiyubaka
tukavuga ngo turi abanyarwanda nta nubwo buriya n'uzaza kudutabara azadutabara ari uko abona yuko dushoboye cyangwa se dufatanye ibikorwa atari ukuvuga ngo aje kugira so icyo rero navuga ni ibintu byabayeho murebye abantu babaye guhera muri 90 jenoside 94 jenoside irangiye jenoside yakorewe abatutsi uburyo twari abantu bari babayeho uburyo hari izo resilience mu intambara z'abacengezi n'iyo ntambara ya Kongo so ni ukuvuga ngo hari icyo kintu rero nicyo kintu cyari kiturimo kandi kiracyaturimo aho byagiye hari uwaririmbye ngo wabatsinze ntaho yagiye nibashaka batahe ubwo rero icyo navuga ni uko icya mbere ni ugukomeza resilience kandi tukanaziba n'icyuho cyaho abo bantu bumva yuko baduhatse bagomba kudutegeka ibyo dukora tukakizirwa mu buryo bumwe ni ukuvuga ngo tukareba iyo misoro ntituyinyereze tukumva ko tuyitanga ifite akamaro yewe n'abafite ibyo bafasha mu yindi mishinga tukaba twabikora naho ubundi nibaza yuko turi mu mujyo mwiza kandi ibi ngibi binaba nabyo biduha imbaraga zo gukora cyane kuko tugomeje tukamera nka bariya birirwa batanga ibyabo kugira ngo bice abenegihugu ntabwo dushobora kuzagera nta buzima twageraho twaguma tumeze nka ba bandi birirwa bataka ubu rero izi menase kwa kundi kumva ko tutari safe biduha imbaraga biduha gukora cyane no kwigira so icyo rero mwese nabifuriza nuko twakwigira naho ubundi nk'uko babivuze agiye kuza n'ubundi bazajya bamugaburira azajya uburenganzira nk'abandi ariko hari icyo bivuze kinini cyane n'ababana bamwirukanga inyuma batazi ibyo birukankira bagiye kumenya ukuri wenda bizatuma hari n'abandi bataha baze gukorera igihugu reka rero nanjye ntaza kuba gutwara umwanya tukomeze tuganire kandi mbashimira rwose ibitekerezo mutanga ni murare yongeramwo rwose ari abatwumva bari hasi ari n'abo bahungu barwanira uburenganzira bwabo nibaza yuko bumva yuko bashyigikiwe kandi bumva ko tubari inyuma murakoze Espoir niba nta ikindi kabano yavuga ku bijyanye nuko hari igihe umuntu avuga ijambo umusangiza w'amagambo akarisaplementinga ubwo rero kabano hari icyo mva warenza ku byo wowe yavuze na Paul jewe byadufate Espoir nkomeje kuvuga sinarekeraho kuko ni nko kunkorogoshora barimo baragenda bakora muri buri cyumba cyari gifunze ndashaka kumva buri muntu wese uko numva niko niga niko nguma kugira imbaraga since I'll be someone new from today urenze uko nari meze gotcha okay noneho Espoir umwanya ni wawe Godfather Kabano Abe na audience bose turabasuhuje mu by'ukuri hari narrative abantu bagomba kurwanya ibishaka kwerekana yuko zino ntambara za Kongo ni intambara za minerals hari ahantu nakomantinze atenke ni ku ntuze ya Sister Rumata narimbaje ati se iyi ni iyihe mari uyu Gakwerere ni iyihe mari ni ubuhe bw'imari yo muri Kongo sino mari koko nimba ari n'imari yakagombye kuba iri muri Kongo iyi ni imari myiza yo kuguma ku butaka bwa Kongo kuri njyewe ntabwo yari ikenewe kuba mu butaka bwacu bwa Kongo kuko yari inzirondo abantu nk'aba ntibakenewe abantu bumva yuko ngo izi ntambara ni za minere tibarebe kuri existence y'abandi bantu presence y'uyu nguyu njye mvuganye n'umukazana wanjye yakoraga mu bintu za mine uyu nguyu yari afite intuze nibo bakontorolaga biriya bice bya Walikale yabaga cyane uyu nguyu Walikale umukazana wanjye bakoraga biriya bice bya Numbi izi ntambara zigize bashatse kubica baragira so umuntu nk'uyu yabaga mu birombe bya Walikale yari yifitiye amafaranga urumva baba ari aba agence y'abantu babo
ari bo bariya musigaye mutangira kubona, mwakwibaza impamvu abantu bari mu kuza guhakana no kugira gute ni aba South Africa, mwamara kuvugana kabiri kanga akavuga ati by the way nanjye ndi umunyarwanda. Ariko wumva even the accent ni abana bakuriye iriya bagize gute, ariko nibo bafitemo intere cyane, nibo biriya birombe abangaba ni abaja babo, nibo bacukura, nibo bagira gute bakaboherereza nabo bakabasubizayo amacenge. So ni byiza kubona yuko habaye ikintu nk'iki, umuntu nk'uyu nawe twebwe nk'abakongomani kubona hari umwanzi avuye umwe umwe, urumva niko akarere k'abasekirizi. Ariko imagine gutuza nk'umuntu nk'uyu na influence, nuko abantu batazi amakariye miniere za Walikale, mugende mubibarize. Uyu mugabo niho yakoraga cyane, mpfuye kubipostinga umukazana wanjye arambwira ati ntabwo sinabyemera, niwe wadusangaga mamine ya za Numbi n'ahandi, urumva niwe biriya bya kare yarari umuntu wari uri très influence, amagroupe ziwe niyo bakontorolaga ari amamine ariko ntibabikoraga ku bw'ineza, ariko babikoraga bica abanyekongo, kandi toujours bagifite wa mugambi mubi wo kuzasubira kuja kurangiza akazi batangije ko kwica abatutsi mu Rwanda. Anyway, nabonye ko ni intsinzi kubona umwanzi nk'uyu umwe byenda atakiri ko agenda yidegemza mu mihanda ya Kongo, kuko ino mari nimba ari abangaba bita imari ntitwari tuyikeneye muri Kongo. Murakoze. Murakoze cyane Espoir, muranyumva? Urakumva ukagira turakumva. Ego. Nanjye nk'umukongomani icyo navuga nuko icyo AFC M23 igambiriye ni ugusekiriza iwacu agatekana tugataha. Mu by'ukuri uyu Gakwerere yanyibukije umugabo wigeze aza iwacu 1995, hari nko mu kwezi kwa kabiri, nari muto ariko najyaga kuri primaire. Hanyuma turamwakira, hanyuma mu rusisiro abandi bagabo barahurura baza kureba abantu bavuye mu Rwanda, kuko twe iwacu twumvaga radio y'u Rwanda, twarayikabutaga rwose tukayumva makuru ibiki, ariko tukumva dufite amatsiko yo mu Rwanda haba hameze gute. Harimo na data nawe ubwe ntabwo yari azi mu Rwanda, nyine bumvaga mu Rwanda. None icyo gihe twakira igroupe nini y'abantu bavuye mu Rwanda, harimo umugabo w'umukapiteni wari wambaye linete neza neza zimeze nk'iz'uyu mugabo, ariko yari afiteho n'umusatsi, noneho afite grenade y'igiti, akajya nyine yayijugunya mu ntoki yayifata. Noneho undi muntu aramubaza ati iki kintu ufashe ni iki? Iki ni imbunda, ngo ni bombe, ngo iyi bombe ngo ushobora kwica abantu 100. Barirahira ati ibintu biturika bikica abantu. None kuki kigendana ko twakwakiye neza, nyine munyakire neza, mumenye ko ndi ingabo, ndi umusirikare. Ubwo tubona yuko hari abandi baturanyi, umupasiteri umwe uvuga izina, we wari duturanye aho ngaho, tubona we agize akantu k'akanyamuneza ko kumwakira n'abandi, ntitumenye yuko ingengabitekerezo yamaze kwinjira mu rusisiro rw'iwacu ahantu twari dutuye. Abo bantu twabahaye ibishyimbo, tubaha amaforomaje, amata, ariko ndakubwiza ukuri ntabwo haciyemo ibyumweru 2 iwacu batahateye, ariko bateye baturutse i Masisi. Tubona abantu bahunga n'inka zabo n'ibirago, ibi tubona
barimo za Kanyarucinya tw'icyo gihe noneho 94 95 nibwo byari biri kutubaho turara mu mirima mu ntoki bamwe kumva umwana umwe yakurikiye inka undi ngo yagize nka mukuru wanjye yakurikiye inka turamubura. Aba rero imyaka 30 irageze noneho ngo batahe iwabo natwe dutahe iwacu. Hari abatumva ese kuza mu Rwanda byagenze gute, byatugendekeye gute ngo twe duhunge. Twahunze abangaba ubu noneho abafata FDLR nk'abantu donc miserable b'impunzi bo mu mashyamba batabayeho barababeshya. Nabakire bacanaga amakara muri ishyamba rya Rwindi, bacukuraga bahingaga. Nabakire abari mu ishyamba kuriya ari ku miryango ye iri mu bihugu byose, afite uburenganzira ubushobozi bwo kwishyurira umwana we hirya no hino ku isi. Abo bana babo nabo ubwabo ni ikibazo. Ntabwo rero ntabwo ko iyi abe ntabwo tukikumva. network yawe yongeye iragabanuka, sinzi niba washaka aho uhagarara cyangwa aho ugiye iri nyinshi. Ubwo nuza kuba urimo twumva neza urakomerezaho. Gusa ntibyahuza ko natwe tuba tuganira umwanya Abe ataragaruka. Hari akantu gato. Abe wagarutse? ndahari nari kumamagara. Okay. Okay. Komereza. Navuga nandi gusoza mvuga nti noneho ubu ngubu objectif ihari ni ugusekiriza hariya tugataha natwe kuko abatwirutseho abatwiciye ni abangaba. Ababyumva bakabona yuko bariya se bwo si abanyarwanda se. Ntabwo turi abanyarwanda, turi abanyarwanda ku nkomoko, turi abanyarwanda kuri iyo sano muri ayo maraso, ariko mu by'ukuri turi abakongomani ku miturire, ubutaka, aho tubarizwa, aho dukomoka, inkomoko yacu nuko bimeze. Ariko aba bangaba ntabwo ibyo bigishijwe mu Rwanda ku rwango bafite, ntabwo bambona nkanjye yewe cyangwa mushiki wanjye ngo batume aba mu murima we. Ndabona nagiyeyo 2 3 nasubiyeyo muri Kongo, navuyeyo nirukanka. Noneho mbaye gastori muri Kongo nta bisi zihaba ntaki, urumva ugenda hejuru y'amakara, hejuru y'imbaho. Ubwo nari nicaye, nari mutoya, ubwo nari nagiye nyine gusura nyine abantu famiye n'aborozi iki, maze igihe kirekire bata kangi wacu di ndacyahibuka, reka njye kureba iriya misozi sinkibuka neza ko rwangeyo. Ibintu bankoreye ngeze mu Isake Franco ntabwo byo nari nicaye hejuru uzamuka ku fuso kazamuka kasanga nk'ipine bari reserve bari barashyize hejuru, noneho ngicaraho. Okay, nari nanishyuye. Ubwo haza abantu, umuntu ambwira mu Kinyarwanda ngo wakabwa we uvuye hehe. Jesus. Ntabwo namubonye nzi ngo ni umukongomani, naye mu Kiswahili gikeya unatokea kwetu. Kuvumvura nguvuye hehe, aramfata anyomfura akaboko. Ntase nintabaza umuntu turi kumwe hano nimubwira ko twese bari buduhinduke. Ubwo nkagerageza guhisha mu maso n'iki, urumva ntago wahahisha. Menace réelle, umutima urakubita, nani imodoka yahindukira ukumva kwa hasi, ya pine baraza barinkuraho ndarahicara. Ubwo ngenda nibaza icyantumye nsubirayo, urumva bw'amahirwe ngera i Goma. Nakubwiza ukuri nongeye gusubirayo 2010
hari byibuze ubona ko noneho twamaze kwiyempoza biragaragara yuko dufite imbaraga. CNDP yarwanyeho Mushaki narahageze basanga abasore bacu ingeri n'iwacu ku mirima ku masambu. Noneho ukabona yuko bahakubwira ngo uri ahangaha aha c'est bon umututsi yahaba nta kibazo, ariko urenze uriya musozi kwa runaka bakwica, ariyo FDLR. Ibyo tuvuga ni ukuri. Ubu rero uko kuri kuragaragara, mweze murimo murabibona. Hari n'ukundi kuri rero kugiye kugaragara mu minsi iri imbere, aho tuzataha nawe nkaba naguhamagara ngwino unsure, tugende tujye gusura ababyeyi, inshuti, abavandimwe bose muzabibona. Iriya visit Bigogwe, hazabona visit Masisi na visit ibyo byose rero. Umuzungu ntabwo ashaka iyo integration, ntabwo umuzungu ashaka yuko umuntu bahinze ibirayi i Masisi abiremesha isoko nyabutaka. So reka nsoze n'undi agira icyo avuga, dusangire ijambo. urakoze cyane Abe. Ibintu uvuze buriya amateka agenda asa. Njyewe navukiye Tanzania na mbere ya jenoside, n'u Rwanda nyine umuntu yarwumvaga gutyo kamwe ugasanga ntibanaruzi, ariko tukigera mu Rwanda batubwira ko muri 1994 mu kwezi kwa gatandatu ngo aho twari dutuye bafashe buriya Tanzania yagiye irwana ku banyarwanda mo gake kugeza aho Kikwete ubundi niwe waje arabizambye, ariko mbere yaho Tanzania yagiye ifata neza abanyarwanda. Ngo bafashe imipanga 500 y'interahamwe zari zaraje mu Rwanda, zagiye zigabagabana ingo z'abanyarwanda ngo babice ijoro rimwe, imipanga 500. Kumva icyo kintu, uyu umuntu akuze rero akagenda areba iyi situation urimo, niho ugenda ubiha agaciro ukavuga uti bya bintu bavuze siko byari bikomeye. Ariko iyo uri umwana ntabwo bene ibyo ubizi, ubibona ukuze ingaruka zitangiye kugarukira, ukabona ntiwiga neza, ukabona hari ibyo utabona, ukabona igihugu cyawe kiradindira mu iterambere kubera ibintu runaka. Iyo umaze kwiga ukamenya uko isi ikora, niho ibibazo nk'ibyo ngibyo ubitekereza ukabiha valeri, ugahita ubona n'ububi bwabyo cyane. Ariko abana bakiri bato nibo bantu bagirwaho n'ingaruka ntibabimenye, bakazabimenya bakuze. Nicyo kintu kimbabaza. Abana batoya bari mu mashyamba ubu aka kanya barabarundamo ideology ya jenoside, ariko aka kanya ntibayibona ingaruka. Nibamara gukura bashaka iwabo, bashaka iby'iwabo, niho batekereza bakavuga bati ibi bintu ni bibi cyane. Ni bibi kuko aho bari hara muri Kongo ntabwo bashobora kuhahirirwa kubera ko n'umukongomani nyiraho ntabwo ahiriwe. Ikintu gihari nuko abanyarwanda baba bari muri Kongo bose, abakiri bato cyane cyane, bitahire baze mu gihugu, bige politike nziza y'igihugu, babahe ubuzima babwubake. Ibibi bizabashiramo gahoro gahoro, bisanga ari bo bonyine bafashe decision yo kwiyubakira igihugu. Nk'iki kintu rero kiba cyabaye cyo gufata umujenerali nk'uri, nkibibona ikintu namaje no kubwira na Godfather, navuze nti ngiye ndanezerewe, azaduha amakuru u Rwanda rwari rukeneye kugira ngo n'ibirindiro bimwe na bimwe bishobore gusenywa. Reka nanjye no kwiharira ijambo, undi muntu wari ufite amateka y'uyu mugabo yazamuka akagira icyo atubwira, hanyuma nibwira ko mu kanya gato kari imbere noneho tuzakuza gutangira kuganira kuri impact igaragara ku ifatwa ry'uyu mugabo ku ruhande rwa M23, ku ruhande rw'u Rwanda, n'ikintu cyo gukaza ubwirinzi ku Rwanda. Ikintu mwese mu bitekerezaho. Sinzi rero niba hari uhari ngo azamuke agira icyo yabatubwira nawe. Kandebe muri request François Kabano Karame. umurimo muravuga nkumva n'umujinya n'agahinda bivanze birimo biranzamukana. Birumvikana. Abashenzi babusize batwishe ahangaha, barangije bafata inzira bajya muri Eastern DRC, bigisha ingengabitekerezo, batangira kwica abatutsi baho, barabamenesha. Abantu bamaze imyaka 30 mu buhunzi. Nandi masoma article ndayibashyiraho mu kanya. Muri za 2001 US State of America yadeclaye imitwe myinshi cyane y'abaterroriste.
ivugamo FDLR, ivugamo za Arire, ivugamo n'indi mitwe nyinshi yo muri za hirya yongeye mu mahanga atandukanye. Uyu munsi iyo document nta muntu utayifite, iri kuri website ya US State. Ariko uyu munsi bakakubwira ngo FDLR ntabwo ari threat. Tshisekedi agakorana na FDLR, agakorana n'aba mercenaires bitemewe. FDLR barayidekaraye nk'umutwe wa terroriste, barangiza ibintu byose bakabyignoringa, bakabyirengagiza, bagafunga amaso kubera yuko target yabo ari u Rwanda. U Rwanda ruzira nta kindi rurimo kuzira gusa ko ruri successful, bafite ubwoba ko perezida wacu ashobora kugumura abandi perezida b'Abanyafurika. Icyo kintu kikaba ikibazo. Paul umuvandimwe Paul yari yabisubiyemo avuga amateka aho byahiye bashaka kuneutraliza imyambi n'amacumu y'Abanyarwanda baje muri exploration. Kugeza uyu munsi nimugoroba ku indi space twari turiho na Liliane, navuze ukuntu badukategorije, baduprofiling, bavuga ngo muri za 33, 33, 40 kugeza no 87 bakiduprofiling. Umututsi ni ibi, umuhutu ni ibi, umututsi ni ibi, umutwa ni biriya. Izo profiling badushyizeho, baravuze ngo abatutsi ngo uretse uruhu rwirabura gusa, ngo muri nta kintu bapfana n'abandi Banyafurika. Ngo ni barebare, ngo n'amazuru yabo ngo basangwa n'abami bo muri Egypt, ngo n'abafarawo. Nabonye umufaransa ntaguciye mu ijambo nimugoroba yakoze ikiganiro arimo gusobanura ibintu, arimo avuga ngo Kagame arashaka kwigarurira icyo abazungu basize bakoze muri Afurika, ngo partage de l'Afrique ahantu yambuye u Rwanda, ngo Kagame ngo igitekerezo cyo ngo ni ukwiyagarura, ngo buriya ngo abatutsi ngo ntaho batandukanye n'abazungu, ngo nubwo tudasa, ngo bafite ubwenge nk'ubw'abazungu, ngo nimudakorana ngo nimwibwire ngo muzabanesha, ngo nimugende mwumva ibyo bashaka. Ari umuzungu w'umufaransa nyine nibyo yaheragaho, nizo profilage raciale bakoze. Uretse ko twebwe nta na race tugira, buriya batwita ngo ni raciale, ariko nta race tugira muri Afurika. Kugeza iyi saha umuntu wese akicara n'umunyarwanda akavuga ngo kuki u Rwanda, ngo n'iby'u Rwanda birarangiye. Ziriya nterahamwe zigera muri Congo bashyizeho, hari cyakiriza icyo gihe bajyaga bashyiraho batera indirimbo, bari barise ngo rwigera urumpe, kubera ko Abafaransa n'abandi bari ego mujye mumenya amateka. Bo bari bazi ko bari muri reorganisation, ni nako bajyaga bavuga ko Abafaransa bari babwiye ko bagiye kubafasha kugaruka, bakavuga ko bari muri Riog, barimo bitegura kugaruka, bakabyina bavuga ngo rwigera urumpe. Donc inkotanyi ni rwigere rubasubiza, kubera promesse bari bafite yuko bazabagarura. Ibyo byose kandi n'undi barabigerageje, nuko gusa basanze nabona kwiyorwa. Hari umugabo menya ari umugabo Bob wabivuze, aravuga ngo barabantu ngo nubwo bashyira mu ndege bose batashye ngo barwanira mu kirere na pilote bakamwica. Bivuze ngo no muri Congo nubwo bagize soutien nyinshi cyane uretse n'iya Mobutu, burya abazungu bose baramanutse, Abafaransa baramanutse, Abamitterrandiye ntibashakaga ko u Rwanda rutegekwa n'inkotanyi, bakoze bishoboka ngo babashyigikire. Ariko kubera ko ari abantu badashobora gushyira hamwe, bageze hariya batajya gucikamo ibice, Abanyanduga bajya ukwabo, Abakiga bajya ukwabo, kandi bose ari ingabo zatsinzwe. Bamaze gucikamo ibice rero, abazungu babura uwo bashyigikira ngo azafate. Icyo bahisemo ni ugukomeza kubakoresha hariya, batera udutero shuma, bakabakoresha nka threat ku Rwanda, bagaragaza yuko uko byagenda kose bifitiye ingabo bibikiye, u Rwanda bagomba kurugumisha on its knees, rugahora rubapfukamiye, kugira ngo ejo bundi batagishyikira interahamwe zikadutera. Bakomeje kubakoresha hariya ko bari bazi ko kubakoresha ngo batere, bakaza bagatera ubutero shuma, bagera hirya gato bagatangira kunywa byeri batarinjira no mu Rwanda, igitero kikaba kirapfuye. Iyo nyakubahwa perezida wa Repubulika, Imana yo kabyara ijye imuduhera umugisha, iyo atagenda ngo asenye ziriya nkambi, kandi yari yabateguje, byari biteye ubwo ibintu byakorerwagayo. Jewe icyo gihe nanakoraga muri Croix International, abazungu bwabo bajyaga batubwira ngo it's very dangerous, ngo nta kintu dushobora kuhakorera, ku buryo na distribution nta muzungu wageraga muri iriya zone yo muri biriya bice bari barahungiyemo. Baragiye bafata abaturage babafata hostages, noneho bakajya bakoresha nk'amapiyo. Igihe bashakiye bakavuga ngo we have a humanitarian crisis, abazungu bakamanura amafaranga n'amafaranga.
twebwe twabaye impunzi ibyumba, nta kintu na kimwe cyatugezeho. Ibintu byose ngo byari priority yo kujya muri Congo, ngo hari humanitarian crisis, kandi ibyumba inkotanyi zari zifite muri zone zafashe, zari zifitemo impunzi nyinshi badafite n'ikintu na kimwe cyo kubaho. Cyokora Imana ibaho umugisha, ntabwo twaburaye, ntabwo twabwiriwe, twariye ingano z'ibyumba kwa wa wundi witwaga Kabuga. Bazaga amasitoke y'ingano y'ubwoko bwose, iziseye, izidaseye, iz'ibiheri, tukagira igikoma cy'ingano, tugateka amandazi y'ingano, ubundi tukarya irindazi turirisha igikoma, byose ari ingano. Nibura abana bacu ntibaturwariyeho bwaki, kuko abazungu bari banze kuzana humanitarian aid. Abafaransa ba mbere bahageze batuzaniye amakamyo yuzuye ibiringiti. Mureke mbabwire HE, kariya agaciro ka HE nakakera, discours mujye muzumva, ntago yigeze n'umunsi n'umwe ahindura rangaje. Yarababwiye ibyo biringiti bamwe twaryamaga no kwizima ahantu mu mashuri, babigejeje ku mupaka igatuna, arababwira ngo mukati korosi musubireyo, ibiringiti babisubira nayo. Ndabwira ko abantu bashonje, ndabwira ko nkeneye imiti, abantu barimo kumfiraho, mukazana ibiringiti nabibagaburira. Yabibasubirije, Abafaransa ntabwo bigeze binjira mu nkambi. Bivuze iki? Bivuze ngo dignity y'umunyarwanda no ku rugamba. Iyo waza Santa, icyo nkongerera, iyo bavuga ngo ni amaede, habaga harimo na minisiyo kugira ngo bagaruke batere, utagira ngo byari ibyo kurya gusa. Absolutely. Ndabizi cyane, kuko nakoraga muri College International, nari mbizi. Abazungu burya n'abana beza, iyo bakwizera hari amakuru baguha. Ikindi cya kabiri, hari ngira ngo ni Paul na Abi bakomeje ku kintu cya mainstream media. International mainstream media buriya turi n'ibyumba, turi mu nkambi. Ngiye baje kumpuruza ngo haje ngo abanyamakuru ngo bashaka ngo umuntu uri bilingual ngo uvuga Icyongereza n'Ikinyarwanda. Naye mfite umwana wanjye, umuhungu wanjye w'imfura, afite imyaka 2. Ndagenda twicara ahantu kwibuye, ndahibuka, mukikiye, bazana amakamera barantunga. Abavuga Icyongereza, abavuga Igifaransa, abavuga katiki bose, ndari n'abavuga Spanish nuko ntari mbizi. Birangiye umunyamakuru wa Reuters avamo arambwira ngo ariko Chantal, ngo you are not a refugee. Ndabwira yes, I'm not a refugee, I'm internally displaced. Ngo no, ngo I do think yuko uri RPF agent. Ndabwira how so? Ngo kubera ko ngurasa neza, ngo n'umwana wawe murakeye, ngo hano ngo turashaka impunzi, ngo zimwe twabonye intuza handi hitwaga Nyacyonga, ngo turashaka impunzi nka zimwe twabonaga Nyacyonga. Do you know what they meant? Umututsi ntabwo yemerewe kuba impunzi, abahutu bari Nyacyonga nibo bari impunzi. Donc no mu buhunzi harimo dogre, harimo impunzi n'izitari impunzi, selon yukusa. Njye nari nambaye ipantaro imwe muri jenoside ya jeans n'umupira wo kwifubika. Umwana wanjye nta n'umwenda wo guhindura yagiraga, ariko kubera ko twakarabye mu maso tukagerageza gucya, bahita batureburinga ko tudashobora kuba turi impunzi. Can you imagine? Bazaga n'undi baratamitswe. Reuters yaragiye, muzasome study yakozwe n'umugabo witwa w'umunyamerika, w'umunyakanada witwa nde, yakoranye n'umukobwa witwa Amanda Gibson. Gripsy bavuze ikintu cyerekeranye na fail ya international media, mainstream media mu gihe cya jenoside. Bose bafataga article Reuters yanditse mu minsi ya mbere ivuga ngo ni massacre interethnique. Niyo bose bahererekanyaga kugera nka mid May. Ibihugu byose byari byarifashe bivuga ngo ni massacre ethnique, after all abirabura bahora bicana, so what? Bagiye kuvuga ijambo jenoside ari uko bamwe banza no kurirwanya biracika. So media international nayo ubwayo iri biased. Ibi bintu last night naraye mbivuze, ibi bintu biri coordinated ku buryo hari abazungu cyane cyane bari aba white supremacists, izira groupe z'abarasiste baba batifuza ko Afrika cyangwa ikindi gihugu runaka gishobora kuzamura umutwe. Birirwa muri izo groupe z'aba humanitarian, za NGOs, za biki na biki, barimo gushakisha ukuntu basubiza ibihugu byo muri Afrika hasi kugira ngo bakomeze bunguke ariko banakomeze batera imbere kwabo. Bisobanuye ngo
mwarabibonye muri 2012 wenda bamwe mwari mukiri batoya, hari ikigurupe ngo cy'aba expert cy'abitwa ba Sternende ntibuka n'izina rye, hari ikigurupe cy'abantu bari coordinated bagendaga bagafata amakuru yo muri DRC bakayadistortinga, barangiza bagahita bajya kuri scene international. Jason Stern yari afite igigurupe cy'abantu ngo bitwa ngo ni aba UN expert bari bazi hari Goma. baratwishe bakandika ibishobotse n'ibidashobotse, umva bibi cyane. N'ejo naramubonye yongeye agarura umutwe. Ni abantu bari kuri mission speciale ivuga leta zanga kubyinjiramo zigakoresha abantu nk'abo ngabo, ivuga ngo turakora ibishoboka byose. Ejo nyakubahwa perezida wa repubulika yatubwiye turi muri 2024 muri New Year's party, atubwira ngo it's no longer facts, it's no longer evidences, it's about interest. Umva rero babwira ibyo twibaza byose uyu munsi, wenda kuri bamwe ni bishyashya, ariko ku bakuze nta gishya kirimo. Bivuze ngo the system ni imwe, abaturwanya ni bamwe, ahubwo ubujiji bw'abanyafurika kumva ko wemera kuba igikoresho nk'ibi bya Tshisekedi, uremera kuba igikoresho cy'abazungu kugira ngo destroying igihugu cyawe for your personal interest zitari n'iz'igihugu cyawe. For what and for how long? Reba intambara yo muri Eastern DRC imyaka imaze, ntushobora gufata umwana ujya iwabo ngo umufungire urugi ngo uvuge ngo ntiwinjira ahangaha. It's not gonna work. It doesn't matter how long it will take. Yes, it's just a matter of time. Bivuze ngo uyu munsi wa none icyo kora mbabwira ijambo rimwe wenda riba shocking, ikintu nkundiriza intambara zituma tutirara. Zituma tutirara, turongera tukarisetinga tugasanga ya nsinzi twabyinnye ishobora guhungabanywa anytime. Hari abantu tuba turi hano kuri social media bakagira ngo tugire icyo dukora. Muri diaspora batubwira ngo turishyurwa, ngo turi kuri payroll. Bisobanuye iki? Bisobanuye iyo abona umwanya nk'uyu kuri social media ibaza ngo nta kindi ugira ukora, ngo cyangwa hari wagutumye. Hari bajya batubwira ngo twere ko nta murongo baduhaye. Indi ubaha umurongo umuntu nuko wihaniya esprit bukada. Indi ubaha umurongo my friends. Ninde uguha umurongo wo kwereka ko ufite threat ishobora kujya gusubiza aho twavuye? Umurongo barawusaba nde? Ninde uguha umurongo wo gutabarira igihugu cyawe ushoboye? Umwami yaravuze ngo barasita yahaye igihugu ngo ngaziyarira ubusa. Ninde uri guha umurongo wo kuretweetinga ibyo Minisitiri Nduhungirehe yanditse? Ninde uri guha umurongo wo gupostinga ijambo rya His Excellency? Ninde uri guha umurongo wo kuretweetinga ibyo Liliane yanditse? Ninde uri guha umurongo? Honestly, I'm so mad. Ninde uri guha umurongo wo kwiga amateka nyayo no kuyasangiza abandi? Your initiative yo kwiga amateka. Ndashaka no kubabwira ngo uru rugamba ubu ngubu ibintu byose ni about cyber war. Intambara zose ziri kuri social media, ziri mu kirere. Ibintu bya convention war yo kuvuga ngo murafatana mu mashati muze gukubitana muri mu kabari ngo mwashyigikiye ibinyu urashyigikiye biriya ntibikibaho. Urugamba ni urw'amagambo, urabura ugapfa, kuko izi influence cyakora uyu munsi sinzi mwebwe ko mwabibonye, ariko hashize nka 2 days nta munyekongo mbona kuri social media yavuze induru. Bamwe badutukaga bose wapfaga baragabanutse, warabibonye? Baragabanutse funga kinywa na wapfaga gupostinga akantu bakaza nk'ijana kugutuka. Ngiye nakoraga n'umwanya wo kujya kudiritinga message zabo, ariko ubu ngubu ni kimya byabacanze, ntibazi iyo berekeza. Muyaya aracyavuga u Rwanda aho kuvuga ikibazo cy'igihugu cye, aracyavuga ngo u Rwanda arimo aratugekaho ibyaha ngo u Rwanda ngo na M23 ngo twisha abantu ngo Bukavu, ngo impunzi ngo zirimo zirapfa, ngo impinja zirimo zirapfa. Mwebwe ko babereka amavideo ya buri munsi yo kuri Goma, hari impunzi bahabona, hari n'abapfa bahari. Yego, ko mubona bakubura imihanda Kongo ko baza mu Rwanda bagahaha bakajya guteka Masisi, ko hagendwa ko bagenda bagasarura imyaka. Kera gihugu rero mureke babwire abahavukiye muraza, ariko nanjye ndahazi. Nahagiraga imiryango, ariko icyo ndababwira ahantu nka Mweso, Mana yanjye ndasenga gusa ngo igihugu gitungane nzajye Mweso, just at least for the last time. Ni ahantu ujugunya ikintu cyose kikera kikamera. Ni ahantu inka ziba zirisha amata kikama.
ni ukuvuga ngo iyo bakamye mu gitondo no kongera gukamya nimugoroba ntabwo biba bihagije kubera nature yaho n'ukuntu ubwatsi butoshye ziba zihora zikama amata umunsi wose zirimo kurisha kandi bakama kabiri ushatse bakama n'amasaha buri masaha abiri bivuze ngo niba Masisi hagendwa nta mpunzi iri kuri Goma nta n'impunzi yasonzera kuri Goma kuko imipaka iragenda amazi arafunguye ibyambo biragenda ni ukuvuga rero ngo ibintu muyarimo abeshya ngo impinja zirimo zirapfa agatanga n'imibare myinshi cyane ntamenye umubare ngo RDF ngo na M23 ngo barimo bararapinga come on buriya rero hari ukuntu hari mugani w'ikinyarwanda bajyaga bavuga ngo niba ngo umuhigi w'inkware ngo oya iyo umuhigi hari ubundi bajya bavuga ngo niba ngo ikintu ukunda ngo ukibona hose ibintu byose ingabo zabo zakoraga nibyo arimo kwitirira M23 so rero mureke mbabwire ikintu murasubiramo ni amateka wenda nuko nkuze cyane ariko murasubiramo amateka usanga abantu bagize ubwoba ngo barongera batwice burasa biragenda gute ziriya ndege zabo mureke mbabwire inkuru buriya na diplomasi yacu mujye muyitinya turibyiba aho hantu hari umunsi abo kwa Mitera bazanye indege ngo zitwaga Jaguar ngo zigwa kuri Goma izo ndege byaracitse dutangira gucimba indaki buri muryango ukicimbira indaki ngo izo ndege ngo iyo zirashe ngo zirasa mu birometero byinshi niba byabihana byarukuri cyo kora cyo nzi cyo nuko nyuma twaje kumenya ko hari ukuntu muzeya negose yarabwira ati muraturasa turabarasa aravuga ati ubwo niba muturashe muri Abafaransa natwe turabarasa buriya muzagira amabanga menshi hari n'abajyaga bafatirwa ku rugamba bakabanegosiye bati mutubabarire muduhe abantu bacu ko ntimubishyire kuri kamera bagiye bipfutse bakoze amakamufuraje mu maso ariko ijosi bakaryibagirwa like ibintu by'amafuti abazungu babaye imyaka 27 babwiza ukuri nabo ubwabo ntibakundana hagati yabo nta mpamvu bazadukunda nta nicyo badukundira nta nicyo tunapfana nabo nta nicyo tunahuriyeho umunyafurika niba atarasobanukirwa icyo kintu azapfa apfe nabi umurida wo muri Afurika utarasobanukirwa icyo kintu biramureba ikibazo n'abaturage barimo kubihomberamo ariko mbabwira ikintu kimwe u Rwanda twarasobanukiwe we learned from hard way ariko ntabwo nizera hari umunyarwanda witeguye kongera gusubira hariya hantu urangare wirangaze witeteshe wiryagagure wumve kuri mu gihugu cyiza cy'umutekano ariko nta munyarwanda ikindi cya kabiri investment yabaye muri uru Rwanda nta munyarwanda uzemera ko ibyo twubatse bizongera gusenywa ibyo ntibishoboka ni ukuvuga ngo uwo yaba yararozwe ufite iyo migambi wese acire birarura kuko uyu munsi tubihagazeho n'urubyaro rwacu ruzabihagararaho n'abuzukuru bazabihagararaho ntibizongera nshobora umva sindagura ariko sinaragura ariko I can tell you aya mateka tuzayabatamika mu bishake ntimubishake tuzayabonsa mu mashereka ariko nta munyarwanda uzongera gutega ijosi ngo bamuteme no and never ubwo kandi mba nashyushye mureke mba ndekeye aho ngaho ashyushye neza urakoze cyane ku makuru duhaye is so motivating is so educating umva nta kintu umuntu atakuramo hanyuma ndabona François yazamuye akabako abe aricyo warugiye kuvuga nubwo natakaje co-host ariko n'undi turakomezanya yala reka ndebe niba ntabwo guha bigakunda mu mwanya ndimo ngerageza ibyo bikorwa na host nta kibazo ndaba mpari gusa nanjye umugani wa sister cyangwa mama Chantal nanjye nashyushye kuko kuri twebwe ifatwa rya Gakwerere cyangwa isenywa rya FDLR ni inyungu kuri twe nubwo n'abanyarwanda bose ari inyungu zabo n'abatanzania n'abandi nigeze mpa abantu urugero hari umurima nabonye udasanzwe w'ibitunguru muri California bafite nka hegitari nk'ibihumbi nka magana ibyo bitunguru bijyanwa Pennsylvania mu birometero 4,000 so iyo tuvuze ngo mu minsi iri imbere tuzaya tuvana ibirayi imasisi ingungu cyangwa amashaza cyangwa niki
ibyo mama Chantal avuze ukuntu iwacu hera ntabwo ari amakabya nkuru, twaryaga ibitoki umuntu atahinze, twarya ibintu byose waragendaga ibyo byitaga kimeza, ibishyimbo barahuraga, hanyuma ibyasigaye aho ngaho igihe batarongera guhingamo bikaba bitaga umwihariko w'abana, bakajya gusarura ibyo wowe mama watahinze bikaba ibyawe. So muri make ni inyungu kuri Afurika, ni inyungu ku Rwanda, ni inyungu kuri twese ko amahoro aboneka, kuko ubuhahirane ntabwo bivuze ngo umunyarwanda azarya gusa ifi ivuye muri Ocean Atlantique, Ocean Indien, ariko nibigera ku birayi bivuye mu baturanyi biba igisebo. No, ibindi bihugu iyo bashyizeho bajya gushyiraho Union Européenne i Burayi, kwari ukugira ngo ibihugu bihahirane, bagire bill of lading. Ugiye kuri way station imwe uturutse muri Bulgaria, ugende ugera ku mupaka w'ikindi gihugu werekana akantu gato gusa bagasikane, ukomeze barebe ibiro ufite ko byuzuye, ukomeze ujye mu Bwongereza. So no muri Afurika ni uko nguko, ariko inzitizi ni ideologie genocidaire idafite aho ba nyirayo yabageza, idafite aho yageza Afurika, idafite aho yageza n'urubyaro rwabo. So kubirandura rero ni akazi ka buri wese, ntabwo bisaba kugira ngo uvuge ari uko uba appointed ngo genda noneho tugwaye akazi tuvugira kuri social media. No, ntabwo twe tuvuga ibyo badutumye, gusa ureba umurongo mugari uhari, narrative ihari, ibyo leta irimo iravuga, urugamba ifite, kuko nabo bafite ibyo bita harcèlement diplomatique, barabavuga muri media zabo. Ariko now we are the media. Ubu turakora ikiganiro, kera twumvaga kumva n'imvano ya BBC, ubu ntabwo dukeneye BBC kugira ngo iduhuze, ntabwo dukeneye, ni byinshi cyane, keretse umuntu ufite ikibazo cye ku giti cye cyo kuba atazamuka ngo avuge cyangwa ngo yandike, ariko ni intambara twese biratureba. Rero naho ngaho numvaga nakomoza n'abandi bazamuke n'abandi bavuge, kandi umunsi umwe ibyo dukora wa mugani hari n'igihe bazavuga bati wakoze neza, sibyo? Ariko ntabwo dukeneye izo rewards, ntabwo dukeneye izo eloge ngo bagushime. No, ni akazi kacu, naho buri wese abareba hazasigira umuryango we n'abana be. Ibyo Trump arimo aharanira ubu ngubu ku myaka hafi 80, ntabwo akeneye kubirya, ni ashaka kugira ngo arebe ibyo Amerika izasigarana. Iyo Amerika bubaka ibiraro bakagerekanya ibiraro bagakora, hari igihe ubona bafite gaspillage, ariko ubikora ababisigira abazasigara. Twe rero ntabwo tureba ngo turebe au fond turenze byibuze imyaka 100. Wowe ubu ngubu uhangayikishwe n'imyaka 100, duhindure na mindset, turebe ibyo u Rwanda rwasigarana, inyungu z'u Rwanda zagutse. Iyo igo y'ubwoko, kweri igo y'ubwoko ituma umuntu agurisha igihugu, Tshisekedi agurisha igihugu kubera igo y'urwango ushingiye kuri ideology. Ibyo rero ni ukubirwanya, nanjye nawe. François, umwanya ni wawe, murakoze kuba